nimureke gutekereza pasiteri, mutekereza itorero ryanyu, mutekereza ingo nta kibazo ababyaye. Nuramuka ushaje uzasiga nk'uruki. Iyo uri yindi ndakubwira nti wayobye inzira, ngewe ntabwo ndi ruhurura abahururana, ariko data yarateye ubwoba. Papa hari amakosa abiri yakoze agahamagara ngo bakurambere, hari igisubizo mutanga ati ntacyo. Abakurambere batuye umwana ntabwo tuzi icyo azaba cyo. Amen. Iyi si yahawe. Noneho rero kuba utari wabona umugisha, ndagira ngo nkubwire impamvu yabyo. Imana ni Imana idukunda kandi twitayeho, kandi ni Imana itugira inama mu buzima bwacu bwa buri munsi. Icyifuzo cy'Imana ni kimwe, nuko tuzasoza ubushake bwayo. Mu byo Imana itekereza n'ibyigambirira n'ibyitegura, harimo icyo bita umugambi wayo. Umugambi wayo ntabwo ari wo ndi buvugaho uyu munsi, ariko hari icyatumye uriho abandi barapfuye. Hari igitumye uriho impinja zarapfuye nazo zaragakuze nkawe. Hari igitumye bamwe bagiye abandi tukaba dusigaye. Hari impamvu y'Imana. Iyo mpamvu y'Imana rero niyo turwanira buri munsi, niyo dushaka. Mana niki gitumye ndiho? Kubera iki wemeye ko mari imyaka ingana gutya? Naba nararushye, naba narishimye, ushaka iki? Kuko hari Imana igushakaho. Kutakimenya no guhusha intego y'Imana. Amen. Kutakimenya, reka nongere mbisubiremo, kutakimenya no guhusha intego y'Imana. Hari ijambo rimwe nshaka kubabwira bene data, kandi icyamba amatwi yose akanyumva uyu munsi byo nshaka kubabwira. Icyamba badukurikira kuri Duhumurizanye TV no ku bindi bitangazamakuru hose bakamenya icyo nshaka kuvuga uyu munsi. Guhanura ni kimwe, ndi umuhanuzi, ariko kandi ntabwo mbasha nanjye ubwanjye ntamenye icyo Imana ishaka nakorera inyuma y'umugambi w'Imana. Hari icyo no kumenya ngo Imana ishaka iki kuri jyewe, ishaka iki, ariko ubundi Imana ushaka iki? Hari abantu babwirwa ngo Imana irabashaka. Gukizwa gusa ntibihagije, gukizwa kongerwaho, kongerwaho kukongerwaho, kongerwaho kukongerwaho. Ari ibintu byinshi byo kongeraho, ku byo twamenye hariho byinshi byo kongeraho. Amen. Icyamba abantu bakamenya icyo ngiye kuvuga. Amen. Mfite ijambo rito nshaka ko tuganiraho rivuga ngo wisiga isi uko wayisanze. Wisiga isi uko wayisanze. Isi ufite uko wayisanze, ariko Imana irakubwira ngo no, wisiga isi uko wayisanze. Kuko kuvuka kwawe ntacyo kwaba kwaramaze. Donc byari kurutwa nuko utari kuvuka. Ho kugira ngo usige isi uko wayisanze, ibyazaga kukubera byiza nuko utari kuvuka. Kuko umumara wawe wo kuvuka nuko uzasiga isi uyisize. Kubera iki nshaka kubabwira aya magambo rero, nuko icyo twaremewe nukugira ngo duhindure isi. Niba tutayihindura, niba tudahindura isi, niba tudahindura aho turi, niba tudahindura aho dukorera, niba tudahindura aho dusengera, niba tudahindura aho ibirenge byacu biba, aho twicara, aho turyama, ntagira icyo twahindura, kuvuka kwacu ni impfabusa. Kuko icyo twaremewe ni uguhindura. Niba rero tudahindura ibintu, kuvuka kwacu ni impfabusa. Ndagira ngo munyumve neza kandi mwumve icyo Imana ishaka. Reka dusome Bibiliya. Imigani igice cya 13. Turasoma Imigani igice cya 13 n'umurongo waho wa 22. Taruke dusome na 24.
umuntu mwiza asiga umwandu uzagera ku buzukuru be, kandi ubutunzi bw'abanyabyaha bubikiwe abakiranutsi. 24. Urinda umwana inkoni aba mwanze, ariko ukunda umwana we amuhana hakiri kare. Mwakire neza ijambo ry'Imana. Umuntu mwiza asiga umwandu uzagera ku buzukuru be, kandi ubutunzi bw'abanyabyaha bubikiwe abakiranutsi. 24. Urinda umwana inkoni aba mwanze, ariko ukunda umwana we amuhana hakiri kare. Mwakire neza ijambo ry'Imana. Zaburi 115 ku murongo wa 3 turagarukira ku murongo wa 14. Ako nidushake tugarukire nko kuwa 17 n'uwa 18 twawusoma nta kibazo. Reka nirukanye. Ariko Imana yacu iri mu ijuru yakoze ibyashatse byose. Ibishushanyo babandi basenga ni feza ni zahabu, umurimo w'intoki z'abantu. Icyambere bifite akanwa ntibivuga, bifite amaso ntibirora, bifite amatwi ntibyumva, bifite amazuru ntibinukirwa, bifite intoki ntibikora, bifite ibirenge ntibigenda, kandi ntibivugisha imihogo yabyo. Ababirema bazahwana nabyo n'ubyiringira wese. 9. Wa bwoko bwa Isiraheli we, wiringira Uwiteka niwe mutabazi wabo n'ingabo ibakingira. Wanzu ya Aroni we cyangwa y'Abaroni we, mwiringira Uwiteka niwe mutabazi wabo n'ingabo ibakingira. Mwabubaha Uwiteka mwe, mwiringira Uwiteka niwe mutabazi wabo n'ingabo ibakingira. Uwiteka aratwibutse, azaduha umugisha, azaduha umugisha inzu y'Abisiraheli, azaha umugisha inzu y'aba Aroni, azaha umugisha abubaha Uwiteka, aboroheje n'abakomeye. 14. Uwiteka abagwizanye n'abana banyu, muhawe umugisha n'Uwiteka waremye ijuru n'isi. Ijuru ni iry'Uwiteka, ariko isi yayihaye abantu. Abapfuye ntibashima Uwiteka, cyangwa amanuka bajya hacecekerwa. Ariko twebweho tuzajya duhimbaza Uwiteka uhereye none ukageza iteka ryose. Amen. Ndagira ngo mvuge amagambo magufiya kuri iki cyanditswe, mbabwire impamvu n'uburyo twawushije impamvu y'Imana no kuzajya mu ijuru bikazatugora. Hari abantu bihaye ijuru ritari iryabo, kandi pe bararyihaye ritari iryabo batazanarica n'umutaro, kuko ijuru si amagambo. Ijuru ni bitendo. Ntabwo ijuru ari amagambo, ntabwo ijuru ari ukuri kuvuga amagambo atondetse, ni bikorwa. Amen. Rero mfite insanganyamatsiko kuko nari mbabwiye wisiga isuku wayisanze. Icyo Imana yazaniye umuntu ku isi ni uguhindura isi kuba nziza. Isi kuba nziza. Hari abantu bavanga isi yaravumwe. No, isi yahawe umugisha. Isi yahawe umugisha. Bibiliya iratubwira ngo ijuru ni iry'Imana, ariko isi yayihaye abantu. Umuntu akiriho, akiri ku isi, isi yahawe umugisha, kuko isi yahawe umuntu. Yayiherewe iki rero? Icyambere ni ukugira ngo agaragaze Imana ku isi. Icya kabiri ni ukugira ngo yerekane imbaraga zayo ku isi. Icya gatatu ni ukugira ngo ubwami bw'Imana bugaragare hano ku isi. Icya kane ni ukugira ngo umuntu wese wabyawe n'umugore ahebwe umugisha hano ku isi, apana mu ijuru, hano ku isi. Mu ijuru nta mugisha muzahabwa, mu ijuru nta kindi muzahabwa usibye kuruhuka. Kugira gute? Kuruhuka. Ariko umugisha ni hano, ibyo dukora byose ni hano. Mu ijuru nta gikorwa cyo guhinga no kubyara no korora no gucuruza no kugenda ingendo, ntaho muzajya. Ni mu ijuru baruhukira, baririmba, bavuga ngo twaratwaranye, twararwanye, twaranesheje. Umva, wa mwanzi waturwanyaga twamwifuze hejuru, twakoze ibyasabwaga byose, twabikoze neza kubera imbaraga z'Imana. Kuri iyi si ibintu twarabihinduye, birahinduka kandi birashoboka. Rero uri hano ku isi kugira ngo uyihindure. Nuyinanirwa no mu ijuru kuzajyaho bizakugora. Hari abantu ngo nukuri twagiye mu ijuru, nturajyayo. Ntabwo urajyayo, hari ibintu byinshi byo gukora,
hari waka, hari devoir, hari mikoro myinshi yo gukora hano, ku buryo no gutoroka Imana yavuze ngo uwiyahura bimubera iki? Muzi impamvu uwabatorotse, abatoroka rero bashaka kujyayo batorotse ntibemerewe. Ndekada iza kuvuga ngo abantu bose uko baje nta kibazo, abenshi bakishyira ku mugozi bakavuga ati Imana iyi sirananiye irandemerereye ku mugozi, akabaragiye hakiri kare. Bene uwo muntu rero Imana yaravuze ngo nabikora nta juru ryanjye nzamuha, kuko bamwita ikigwari. Kera abanyarwanda wabikoraga bafataga umurambo wiyahuye bakawukubita, bakavuga turimbwa, uri ikigwari, uri mayibobo, toka we, uri umurambo wapfuye yavuye mu muka, bakagukubita kubera ko uri wo kugawa. Kubera iki babikora rero? Babikoreraga kugira ngo berekane ko uyu muntu hari ibyo yananiwe, yagize ubwihebe nubwo bwaturuka ku mwanzi, ariko yagakwiriye kumenya impamvu ari aho hantu. Iyo wamenye impamvu uri ahantu, ukora iyo mpamvu, wayisoza ukazamura ibiganza ngo nasojeje. Uwaguhaye iyo mpamvu yo rwose uyirangije neza aguha ingororano. Hari umuntu uhembwa atakoze? Hari umuntu wahembwa atakoze bakamuhembera for free? Kubera iki se bagena? Kandi na Bibiliya avuga ngo Imana izagororera buri muntu wese ibikwira ibyo yagize ute? Atakoze. Nukuvuga ngo noneho bivuga ngo Imana ikeneye umuko wo gukora mu ijuru, wo gukora mu ijuru, wo gukora he? Mwumvishe ko isi ari iy'Imana, hanyuma mwayitwerereye Satani. Wasi ya Satani we, wasi y'umwijima we. Umwijima ni Satani, n'umucyo uri mu isi, abamurikiwe n'umucyo bakora iby'umucyo, abamurikiwe n'umwijima bakora iby'umwijima. Ni abami babiri bakorera ku isi, ariko isi yaremwe n'Imana, kandi iyi si yahawe umugisha. Amen. Iyi si yahawe. Noneho rero kuba utari wabona umugisha, ndagira ngo nkubwire impamvu yabyo. Icya mbere tugomba gukora ni ugukosora amakosa yakozwe mbere. Gukosora amakosa yakozwe mbere, kuko hari amakosa yakozwe mbere ari nacyo cyatumye isi igira ibibazo byinshi. Amakosa yakozwe na ba data, ba sogokuru, ba sogokuruza, ruhererekane rw'ibisekuru nka 4 cyangwa 5, amakosa yabo bakoze. Aya mbere bakoze nyababwire, aya mbere banze kumenya Imana. Mujya mwumva bavuga ngo Imana itazwi. Iyo Mana itazwi niyo twe twamenye. Uranyumva neza? Imana rurema siko mu Rwanda bakoresha. Iyo Mana rurema yazaga inyuma y'izindi mana. Bagiraga Ryangombe, bagiraga za Nyabingi, bagiraga izindi mana, izitanga imvura, izitanga urubyaro, izitanga amafaranga, izitanga umwero, izitanga buri kimwe cyose. Ariko bakavuga ngo inyuma y'iyo hari indi Mana rure. Iyo rero ntiyazaga mbere, bayizanaga nyuma. Dore rero iryo ni kosa rya mbere, gufata Imana umuremyi w'isi n'ijuru igashyirwa inyuma y'ibindi, hakaza ibindi bigirwa Mana mbere. Murumva ikosa rya mbere baryakozwe? Nukuvuga ngo ba bantu biringira ibindi ntibamenye Imana nyakuri. Kutamenya Imana rero bituma Imana iva muri bya biremwa bigahungabana. Ibaza akana wabyaye kavuze ngo ntabwo ukiri mama, ntabwo ukiri papa, kandi ako kana kakaba ariko wowe ibyo gafite byose niwe kabikesha, ariko ntigashaka ko kana kukumenya no kukwegera. Ahubwo arumva hari undi nyina. Ariko abahanga b'ababyeyi baravuga ngo nta muntu n'umwe waba mama w'umwana nk'uwamubyaye, kireka waramutse abyaye uwo mwana aba yari igisimba. Ariko ubundi nyina w'umwana amuha agaciro kuko hari igise yumvishe cy'uwo mwana. Amen. Imana rero yaremye umuntu niyizi imbaraga yakoresheje irema uwo muntu, niyizi ubwenge n'ubuhanga yakoresheje kugira ngo ireme uwo muntu. Satani rero ni umuhanga, azi gukurura abantu kandi akabashukisha ibigaragara, akababwira ngo yemwe ni muzi ibyanjye birahari. Ariko Satani ni umutindi, ni umukene nyakujya wo mu cyiciro cya 0 n'icya mbere, ntabwo agikwiriye. Ni umutindi nyakujya. Icyo akora kuko yaje kwiba, gusenya, kwica no kurimbura.
ariba agatwara ibyacu, agatwara ibyanyu, agatwara byose, akadushuka akatubwira ngo yemwe iby'isi ni ibya Satani. No, Satani ntabwo ari umuremyi, Satani ni ikiremwa. Amen. Ariko ibintu byose abafite amafaranga menshi bayavanye kwa Satani, abafite impano zikora ibitangaza nkanjye bazikuye kwa Satani. Ese Satani niwe mukire? Umutindi Satani, umutindi. Habe n'icyatsi yaremye, habe n'ururo, habe n'urubwija, imboga dodo, ntiyigeze azirema. Ibyo byose byaremwe n'Imana. Ariko imitekerereze yacu ahipfira. Ibintu byose twumvishe ko ari ibya Satani, kandi ibya hatari nibyo bya Satani. Wagize amafaranga menshi ni uwa Satani, yagiye kuzimu. Usigaye werekwa cyane, ziriya mpano nizo kwa Satani. Uwirukanye abadayimoni cyane, nizo kwa Satani. Uwibintu ugifite imodoka nziza, yavuye kwa Satani. Ubatse inzu ndende, yavuye kwa Satani. Ikinyoma, barababeshye, barabashutse. Ibyiza bikwiriye kwitirirwa Imana. Ibiryoshye byiza bisa neza bikwiriye kuba iby'Imana, kuko Imana niwe muremyi w'ibyiza. Amen. Yemwe murabyumva? Haleluya, haleluya. Basogokuruza rero bakuye mu Imana. Murabizi utuzu bagiraga ko kuraguriramo. Ndabona mukiri batoya, abenshi bakuze mushobora kuba muzi utuzu baraguriragamo. Ni utuzu turiho ibyatsi, bakagenda ahantu habi hadakuburwa, hadacanwa amatara, mu kazu kakanduze bakagenguzamo ibinyuguri byabo ntazi, sinkanabimenye. Ibyo bakavuga ngo aha hari Imana. Ahantu rwose iyi Mana yacu nizatugaburira, iyi Mana yacu nizatwambika. Bararaguza, baraterekera, barabandwa. Ibyo bakoraga byose bahamagara imizimu y'ikuzimu, bagasenga bapfuye, bagasenga bapfuye kera, bakabaramya, bakavuga ati nimuze mudutabare bakurambere. Abapfuye muri za 30 akamuramya nona muri 2023 ngo naza mutabare. Wapfuye yakumarira iki? Wapfuye yagaruka se? Wapfuye yagukorera iki? Wapfuye yagufasha iki? Ariko babaga birengagije Imana rurema. Dawidi abivuga muri Zaburi 115 yavuze ngo ariko Imana yacu iri mu ijuru yakoze ibyashatse byose. Ibishushanyo abandi basenga ni feza n'izahabu, umurimo w'intoki z'abantu. Ibibumbano bifite akanwa ntibigira bite, bifite amaso ntibigira bite, ukajya ukagitera hivi. Turakuramya wa gishushanyo we, urakaza n'imvura igishushanyo, urakazana byose nza igishusho, ikibumbano gufata ukaramya bafure. Ikintu cyakozwe n'amaboko y'Umwana w'umuntu, ntikivuga, ntigihumeka, ntikirora, ntikireba, ntukivugisha ngo kigusubize. Ntushobora kugira icyo kibwira ngo kikubwire, ukakizera, ukagihanga amaso. Bibiliya ivuga ngo Mana we biteye agahinda kwiringira ibitagira umumaro. Ibyo abantu barabifata babisimbuza Imana. Kandi Imana dusenga iravuga, irumva, irakora, iragenda, irareba. Niko yaguha amaguru ikananirwa kugenda, yaguha amaboko ikananirwa gukora, yaguha amaso ikananirwa kureba, yaguha amatwi ikananirwa kumva. Ibi yaduhaye ni ibigira. Turi fotokopi y'Imana. Niba twumva Imana irumva, niba tugenda iragenda, niba dukora irakora, niba tureba irareba. Mureke tuyamashyira bikwiriye n'umwungeri mwiza. Haleluya. Ariko abantu bakaramya ibishushanyo, ibibumbano. Ukajya gutera amaviki ikibumbano babumbishije intoki bakagisiga amarangi, iry'icyatsi, iry'umutuku, iry'umukara, ugatera amavi. Singiye kuvuga ntagira abo nkomeretsa, reka mbyihorere. Ariko birababaje. Biratubwira ngo Imana ntiri kure y'umuntu uwo ari we wese, iri hafi, iratwegereye, ndetse iri muri twe imbere. Ku cyumweru narababwiye ngo Imana yacu iri muri twe imbere. Nta nubwo ari izi nyuguti nsoma, izi nyuguti ni ibyakozwe, birandikwa.
ariko Imana yabikoze iraruta izi nyuguti zanditse, kuko izi ni intoki z'abantu zabyanditse. Barabihamya ko Imana iriho ikora, ibyo yabakoreye barabivuga, ibyo yakoze barabyandika, uko babanye nayo barabyandika, uko bagendanye nayo barabyandika. Ariko iruta inyuguti iri nyuma y'inyuguti, iruta inyuguti iri nyuma y'inyuguti. Rero yaravuze ngo nanze kuba mu nyuguti, ndi muri mwe, nzaba Imana yanyu, nzagendera muri mwe, nzakorera muri mwe, nzatura muri mwe, nzarara muri mwe, nzaryama muri mwe, nzaganira namwe, nzavugana namwe, nzakorera ibitangaza hagati muri mwe, nziyerekana nk'Imana. Iyo Mana niyo iratwiyereka none, mureke tuyikomere amashyi abikwiriye n'umwungeri mwiza. Ha eriko shada rama shako site koshaba. Urakoze Yesu. Ntabwo Yesu ari inyuguti, Yesu araruta inyuguti. Ntabwo Yesu ari idebe riryamye aha baterera amavi, ntabwo ari bafure iri kumvikanisha amajwi. No, Yesu araruta ibi tureba. Nicyo gituma kumwizera ni ukumwizera neza utagize ikindi kintu ureba ku ruhande. Amen, amen, amen. Munyikirize yemwe, amen. Basogokuruza bakoze iryo kuza. Munsi navutseho, navukiye amezi 9, ariko kuva ku mezi 9 ndarwaragurika. Papa agerageza kundwaza, biramunanira. Abwira mama, aramubwira ati uyu mwana mugize uwawe. Murabizi ko abapapa ba kera baravanga umwana nuwase cyangwa nuwa nyina. Nge data arabyera avati umva beretiri, uyu mwana ntabwo akiri uwanjye Boniface, ndamuguhaye azakwitirirwe, kuko kubaho ko ntazabaho, naramuka abayeho azaba beretirida ntazaba Boniface. Mama agerageza kumvuza. Papa hari amakosa abiri yakoze. Aragenda ahamagara umuvuzi w'umupfumu bita Mbavu araza. Aza nari mu myaka hagati y'6 n'5, ariko memoire yanjye yarakoraga. Uwo bita Mbavu aramfata arandasaga, nubizo ndasago ndazigira mu gahanga, andasaga mu gatuza, andasaga mu mbavu, arandasaga. Amaze kundasaga ambuteramwe imiti yabo. Kuva uwo munsi wo gukira ndapfa, kuko ibyo yarashizemo ntabwo wari umuti, ahubwo ibyabo bari baraciye ibyo bintu byabo, aragenda bishyiramo. Noneho kugira ngo mbeho ndapfa neza, ndapfa. Mbavu aravuga ngo ndamunaniwe, ati agahamagara ngo bakurambere hari igisubizo mutanga. Ati ntacyo. Abakurambere batuye umwana ntabwo tuzi icyo azaba cyo. Barayoberwa nabo, naho Imana yari ifite umugambi. Buriya ntureba, Imana igira umugambi urenze w'abantu bareba. Imana igira umugambi urenze uwo nyoko wakubyaye azi. Imana igira umugambi urenze so wakubyaye wazi. Uwazi ni mugufi ya par rapport w'Imana ifite ku buzima bwawe. Ngo mama aranjyana Ikibogora, ngeze Ikibogora ndapfa. Nta telefone zariho ngahamagara umugabo we ngo umwana yapfuye. Ndara mu bitaro bazi ko napfuye. Mu gitondo subira mu mwuka ndahumeka. Icyo gitondo kubera ko nari nararwaye kandi nkabyimbagana, ngo baragerageza abaganga banteragura ibishinge, batera bya shimi. Nyine murabizi ko badutera ibishimi. Baragerageza ngo bagiye ko nabona ijisho riragarutse. Mama arancyura, ariko abwira papa ati umwana ari yapfuye, twari tuzi ko ejo tuzikorera umurambo, dore umwana muzanye ari muzima, ariko sinzi niba ari bubeho. Abaganga bambwiye ngo naramuka akize ntukagaruke, nadakira kandi ntukagaruke, kuko ibyo dukora byose twagize ute, twabikoze byarangiye. Bakoresheje abapfumu biranze, bakoresheje ibishimi by'abaganga uko bagerageza ko bahawe ubwenge n'ubuhanga biranze. Baramubwira ati ntuzagarure uyu mwana, yakira yapfa ntazagaruke, kuko nta kindi gisubizo dufite. Umunsi umwe nanjye ndabyibuka, turaryama, nari ndyamanye na mukuru wanjye nakurikiranaga. Murabizi ko abana kera niba batandukanyaga, twari twararanye na mushiki wanjye turi batatu. Uwo nkurikira na mushiki wacu mukuru, mbira umuriro urazamuka ukandagira 43 ndapfa. 43 nayigezeho ndapfa. Kandi n'ubu uyu munsi umugore nashatse arabizi, uwo muriro mukize vuba, ndi umukozi w'Imana. Nibwo Imana yambwiye ngo ngukuye muri bya bindi bya kera, ngo hinduye icyaremwe gihe. Uyu munsi ngize vuba.
uwo muriro n'ubundi wajya guza narwara namara amasaha 4 ngakandagira 41 42 umuriro gusa. Ibyo bihe ndabyibuka, ndapfa batumira imiryango baravuga ngo yapfuye, ndongera ndazuka. Mva mbabwire, umunsi Imana imbohora hari muri 2008, Imana yarambwiye ngo ngukuye aho bari baragutanze, ubaye umwana wanjye, nzakoresha umugambi wanjye ukuriho, uzagusohoraho. Icyatumye ngukiza, icyatumye udapfa, icyatumye ugenda urokoka, ugapfukazuka, mbwirwa episode, mbwirwa ama episode. Imana irambwira ngo kwari kugira ngo nzogeze izina ryanjye muri wowe, nzavuge gukomera kwanjye muri wowe. Irambwira ngo rero amahanga aragutegereje. Kibaza, ngewe utarabaye nibuze no ku gicaniro cy'abasenga cyane, nzagira ijambo ry'Imana ndikuye he? Umva, hari icyo waremewe, kandi ndakurahira iyo nkorera ntuzapfa kitabaye. Icyo waremewe kiraruta intambara urwana nazo. Icyo waremewe kiraruta abarozi bakuroga n'abakwirukankana n'abakurwanya. Icyo waremewe kiraruta imbaraga zikwirukankaho. Icyo waremewe kiraruta abagambanyi bakugambanira. Wagambanira umuntu bigashoboka, ariko nawe ugambanira umuntu uri mu mugambi w'Imana. Waroga umuntu akarogeka, ariko nawe uroga umugambi w'Imana. Washika ugashika, ugangera ugashika, ariko nawe ujya ushika umugambi w'Imana. Umugambi w'Imana uteye ubwoba. Ngewe rero ndi hano ndi umugambi w'Imana. Iki ndi gukora nicyo naremewe. Kutagikora nuguhusha intego y'Imana. Amen. Mama yarapfuye, bose barapfa, ba data barapfa. Ngewe wahabwaga isaha ngo simbe ndiho, dore ndacyariho. Kubera iki ndiho? Hari impamvu y'Imana, hari ibyo ngomba gukora, mfite umukoro. Ntabwo nasigaye ngo ntebeze. Njye muri Giporoso, njye mu Giporoso hariya vuga ngo ndi umugabo watebeje. No. Ubu ntari hano naba nahushije intego y'Imana. Ntari hano naba mbushije icyo narokorewe, icyo nakirijwe, icyo Imana yansigarije. Amen. Niyo mpamvu muri mbyarutse kuri mbaravuga ngo hakwiriye. Aha wicaye harakwiriye kuruta mu kazi kawe, aha wicaye harakwiriye kuruta muri business yawe, aha wicaye harakwiriye kuruta randevu zose wagira. Randevu ya mbere no kuganira na data, kuko twanga kuganira nawe tukazaganira turi muri moruge, ariko akajya tubaza ngo wabaga he. Kuko nitwanga kuganira n'Imana kare ngo tumenye ikidushakaho, hari umunsi bazavuga ngo yitabye Imana ariko arabaye ikigwari, utarujuje icyo wagwari, icyo Imana yagusigarije. Kandi mfite ubwoba k'abantu bamwe bazahagarara imbere y'Imana barahushije intego, batagiye guhembwa, bagiye guhanwa. Kuko hari ibihembo bibiri, hari igihembo cyiza n'igihembo kibi. Bamwe bazashyirwa mu muriro, abandi bahabwa ingorane yo kuzaba mu ijuru. Ni bande bazaba mu ijuru? Nabarashe ku ntego bayigeraho. Amen. Amen. Rero ndabizi ko abenshi mufite ibibazo mwatejwe na baso wanyu, na basogokuru na basogokuruza. Uruhererekane rwa za karande zitugendaho. Murabizi ko mu maganya Yeremiya 5:7 harabivuga ngo ba data bakoze ibyaha ngo ntibakiriho, ariko twikoreye ibibazo byabo basize baduteje. Murabizi ko abenshi n'ibyo bibazo dufite, ariko hari amahirwe yuko twakosora ayo makosa yabayeho. Ayo mahirwe arahari, twayakosora. Njya gushaka narebye amakosa data yakoraga, kuko yapfuye maze gukura. Yakundaga gukubita umugore we yashatse, hakamukubita wa ikosora. Ariko data yarateye ubwoba, hakakubita mama wa akamukubita wa. Kandi mama yaritondaga, ari umugore mwiza. Ukuri pe, yasaga nanjye neza fotokopi. Yari umugore mwiza witonda, udateje ibibazo, udarwana, udatukana, wimfura. Ariko data umusinzi, data umusinzi, n'inkoni ye ku rutugu. Yahoraga wagira, yari umushumba nyine. Burya buri muntu wese agira ikimuranga, nanjye mbura mfite ikindanga. Yataha akavuga ngo mwaramutse, akire epfiriya munsi y'umuhanda, mwiriwe. Kandi ubwo no kugira ngo atagira uwumva
arashaka impamvu, akongera mwiriwe ariko ubwa gatatu mwiriwe ariko tarika kagasuzuguro n'ukuri kose Bonifansi nagoka iwanjye haburu uvuga ngo mwiriwe, haburu nyikiriza tukumva umuntu azamutse atongana, haratonganye twese, uciye munsi y'igitanda, uciye muri parafa kiruka, wirukangiye mu gikoni, ubwo intambara y'umugabo n'umugore kabiratangiye. Ayo makosa njya gushaka naravuze ngo ngomba kubanza nkayakosora, kuko urwo ngiye kubaka ntibizabamo. Ni umutangabuhamya turi kumwe hano, ayo sinayakora kubera iki? Ndayazi. Ibyo uzi rero wabimenyeye kugira ngo ugire ute ubikosore, ntabwo ari ukuvuga ngo wigane ibyakozwe. Birimo ngo iyo tubuza ubwa kabiri tugakizwa tuba tubaye ibyaremwe bishya. Niba ubaye icyaremwe gishya, ukwiriye no kureba amakosa abakurambere bacu bakoze agakosorwa. Kuki ukora nka so kandi uzi ko iso yakoraga nabi? Kuki ukora nka nyoko kandi uzi ko nyoko yakoraga nabi? Kuki ukora nka sogokuru wawe kandi uzi ko bakoraga nabi, kandi uzi ko ibyo bakoraga ijambo ry'Imana ritabyemera? Muzi impamvu nuko muri twebwe ijambo ry'Imana ntiryaduhinduye. Kuko ribaye ryaraduhinduye ntitwakora nka ba data, ntabwo twakora nka ba mama, ntabwo twakora nka ba sogokuruza. Igituma karande zitugendaho ni ijambo ry'Imana ritagize imbaraga mu mitima yacu. Kuko ijambo ry'Imana rirakubwira ngo ntukarwane, ntugasambane, ntukibe, ntukaroge, ntukaraguze, ntukajye gushaka izindi mana. Imana yawe niyo mana yonyine. Senga Imana yo mu ijuru, ntukagire imundonganya, ntukabe. Imana iratubuza. Kuki twabimenye tukarenga tukabikora? Ijambo ry'Imana ntiryagize imbaraga muri twebwe. Ni ikibazo gikomeye ubwo dushaka imigisha iva ku Mana, ariko impinduka z'imbere zitari zaba. Hazaba ikibazo gikomeye, kuko kubona imigisha y'Imana karandi izabibyibuha, turazuhira. Ya mafaranga abonetse, buryo ugira karandi yo gusambana ababonye ikifumbira. Niko bigenda. Nta mwari mubizi? Mwaba mama mwe ku munsi w'abamama, iyo umugabo atari yakizwa akabona amafaranga menshi ntiyongera gutaha. Mesi yawusezerana ataha. Niba uwawe ataha Imana ishimwe, ubwo yarakijijwe byagenze neza. Iyo karande y'iwacu zigihari z'ubusinzi n'ubusambanyi no kujya mu bindi ntavuze, amafaranga akaboneka ari menshi, umugabo ntiyongera gutaha. Iyo yazaga saa 11 yiga gutaha saa 5 z'ijoro akabaje kare, ariko abenshi bararara bakaza saa 11 z'igitondo. Wamaza ati mutware bagufunza, ati bamfungira he? None se babaye iki kutashye mu gitondo? Jya kubibaza iwanyu. Ntabwo ndi umwana wawe ntiwambyaye. Jya ubibaza bariya mu ngana wabyaye. Yakena saa 10 akaba yaje, ati madame ntawe wasaguje mu isakoshi ndeberamo hasi ndebe. Mfite ubwoba ko nimugira imigisha Imana itari yakora umurimo muri twebwe, aho kunezeza Imana tuzayibabaza cyane. Mfite ubwoba. Ibaze umuntu udashobotse atagira n'akazi nakabona azashoboka. Ibaze umuntu udashobotse atari yagira n'imodoka agendera mu munsi yagiye arebera abantu muri miruwari z'imodoka abarebera inyuma gutya. Uwo muntu tuzamushobora mukagira Imana mu Mana kora umurimo muri twebwe imbere. Mana ndasenze kora umurimo w'Imana, kora umurimo wawe muri twebwe imbere. Bwana asifiwe. Bwana asifiwe. Hari ejo bundi duherutse kuganira n'inshuti yanjye, arambwira ati ngewe nageze aho mpura n'uwo twaryamanye muri hoteli Bunyanaka, akampobera ngo bite sheri, kamubaza ngo uruwa hehe? Ati ntabwo wibuka hirya ndi kuri ya hoteli? Ati 2020 cyangwa 2010 na kangahe? Kubera ko ubwinshi bw'abagenda ahura nabo ntashobora kubafata mu mutwe. Uwararanye none ejo azarara n'undi, uwabyukanye none ejo azabyuka n'undi. Noneho twahuye nta n'igihumbi afite, avuga ngo Mana niwongera kumpa amahirwe nkabona amafaranga babanyagwa sinzongera kubajyamo. Ati ndiwe no kuyabona. Imana itakoze umurimo imbere. Rero amakosa
agenda akorwa. Murabizi ko ari abana bavutse mu buryo butaziguye, babayeho bitewe n'uburyo bavutse. Amahitamo ya ba nyina bahisemo nabi, babyara abana bafite ibikomere by'ukuntu bavutse. Murabizi ko abagabo nk'abo bagenda babyara abana, abo bana bakavuka bakabura base, bakabura ba nyina, bakaba mu mahitamo ya ba nyina na base, kandi ayo mahitamo akababaza abo bana. Hari amahirwe amwe iyo twabimenye. Uratekereza iki guhindura amakosa y'ababyeyi? Guhindura amakosa, ujye ubara uko wavutse, urebe uburyo wavutsemo, urebe uko so yakubyaye nuko yakureze, urebe amakosa bakoze we na mama wawe, uyabare, ujye kwa sogokuru, ujye kwa sogokuruza, urebe ayo makosa bakoze, uvuge ngo Mana, ngomba guhindura amakosa ya data na mama, ngewe ndubaka amateka mashyashya. Bwana asifi. Rero ubuhanuzi bwose twaba hatariho gutekereza gukora duhinduye amakosa yakozwe mbere, tuzabaho umutima wacu utishimye n'umutima w'Imana utishimye. Amen, 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 amen. Ndabizi ba mama bagiye bakora amakosa amwe namwe, wenda ngewe nshobora kuba nta nayo yakoze, yego nta nayo yadasanzwe, ariko ntabwo mwese ariko mwavutse neza. N'abadukurikira kuri televiziyo, abadukurikira kuri Good Rich TV aho njya mbivuga, n'abadukurikira kuri Duhumurizanye TV, bene data, hari amakosa ababyeyi bagiye bakora. Niba twarakijijwe tugomba gukosora. Ubu niba data arongoye abagore 10, nanjye ngomba kugira 5 nibuze. Niba yaragize 6 sogokuru ati nanjye ndi umwuzukuru ngomba kugira 3 nibuze 1/2. Ayo ni amakosa udakwiriye kwigiraho ujya gukora nkayo, ahubwo ugomba kuyamenya ukayakoso. Kugira gute yemwe? Kora kuri umuntu ngo ariko iwanyu ntayakozwe, ndagusubize kandi we mubaze ati ntayakozwe gusa, wirekereraho ndumubwira umwihorere. Mwanze kubwirana, murabizi makosa y'abasogokuru n'abasogokuruza ateye ubwoba. Ariko mureke mbabaze, aho umugabo atinyuka, umugabo muzima akazana umugore akamujyana mu cyumba, umugore wa mbere ari mu cyumba kiriya, uwa kabiri akaba mu cyumba kindi, uwa gatatu akajya mu cyumba cya gatatu, abagore 3 n'umugabo umwe akabajera. Saa 2 mu cyumba kimwe, saa 5 mu kindi, saa 8 mu kindi, agakesha akavuga ati mwese mugenda amahoro. Bene abo bagabo nati data ari umugabo, si umugabo. No, nashaka aba yari afite ibikingi, nashaka aba yari afite ibi n'ibyo ari byo byose uko byanganaga, kuko muri abo bana bavutse havutse mw'amahari, havutse ikintu cyitwa iki? Amahari. Kandi ayo mahari yasigaye asigara arwana, asigara ahanganye. Musa Aburahamu yakoze ikosa, yabyaye inde? Ishimayeli. Bucya mu gitondo avuka nde? Isaka. Niyo Palestina na Isiraheli y'uyu munsi bazarwana, bazamarana, inzu zabo bazajya bazisenyera ari bene umugabo umwe kuzarigeza Yesu agarutse. Wenyine ni uzaca amateka Palestina na Isiraheli, ni Ishimayeli nande na Isaka. Nicyo gituma mbabwira bene data, dukwiriye kwigira ku makosa yabaye tugakosora ibintu. Amen, amen. Ibi mbabwira ntabwo umwuka wera yabinkorera, hari uruhare rwanjye, sibyo? Ibi mvuze ntabwo umwuka wera binkorera, hari uruhare. Gufata kakamere nkakabamba, munsi narakaye umwuka akambwira atavuda kubita umugore nka so, ugahita wumvira, ukavuga ugenda inyuma y'igipangu, ukazamuka ukareba iyo ujya, kugira ngo udakora amakosa nk'ayabakera, sibyo? Sibyo yemwe? Kandi ibi mutabyumva niyo babahanurira ubuhanuzi 1000 muzarinda mupfa mutabubonye, kuko ubuhanuzi ni kimwe, ariko hari ubuhanuzi bugira umusingi. Umusingi ni ukumenya ibintu. Iyo utazi nyine ntunamenya, iyo utamenye ubaho nk'utaramenye. Umuntu utarize n'uwize baratandukanye, nubwo umuntu wese Imana yamuhumugisha, ariko umuntu wize n'utarize haba hari itandukaniro. Kubera ko yavuga Icyongereza, utarize yakivuga, yavuga Igifaransa cyangwa Igishinwa cyangwa Ikilatini kuko yakize, utarakize yakivuga. Ubu utazi gutwara imodoka yajya mu muhanda agatwara imodoka nk'uwayize. Ibyo dukwiriye kubyumva. Iyo twabyumvishije rero bituma tumenya ngo
ubuhanuzi bwacu buzuzure. Amen, amen, amen. Hari umugabo twari hirya hariya, murabyibuka, ndamubwira ndi wowe ntabwo bakuriganije miliyoni 14? Ati yego. Ntiwamaze kuzitsindirwa impapuro nduzifite ko watsinzwe? Ati ndazifite. Nona subirayo, Imana iguha umwavo kukuburanira neza, urubanza uzarutsinda. Aragiye ashoye ikirego mu cyumweru kimwe gusa. Nukuri wa wundi abonye ko yamureze arebye ingingo yajuririyeho aya muhaba ataburanye, aramubwira ati ndazigwa miliyoni zawe. Ndi imbere y'Imana, bamwe hano twari kumwe, yari yatubwiye ararira arapfukama. Namubwiye ibintu bitatu gusa, ntabwo urasubira mu bagore. Ati abagore ati nabayikize pastor, ati abagore barandiye barandangije, ati ntabwo nasubira n'ukuri. Ati dore ndi imbere y'Imana. Icyo si abagore gusa mvuze. Icya kabiri, uzaguma mu nzu y'Imana. Ati dore n'amavi ntabwo nshobora kuhava, zamura amaboko yose. Ati mpariteka. Icya gatatu ndamubaza, uzatanga kimwe mu icumi? Ati sibye n'icya 10. Ati ndagura intebe za hano hantu, dore twari twicaye ku dutebe duciriritse tw'utwarambure. Ati nzagura intebe zose z'urusengero. Uzi ikintu yaduhaye kimwe gusa, amafaranga yamaze kuyabona, atugurira intebe 10 za plastique. 10 miliyoni 14 agura intebe. Arangije hari yazanye 400. Ati mwihangane mbe ntanze 400, miliyoni 1,400 sinayibona nonaha. Mfite utubazo twinshi kameme, murumva mfite utubazo twinshi. Aduhereza 400 muri miliyoni 1,400 yagatanze icya 10 kuri miliyoni 14. Yari gutanga 1,400 kimwe cy'10. Umva yapfuye kuyatanga, yaragiye akodesha Kabera, yaza kuba hano. Niwe wamushakiye inzu y'ibihumbi 150 ayijyamo, aguza intebe nziza, kabati nziza, gaze akubitamo neza, gaze ashyiraho gaze, kandi gaze nibwo zari zikiri kuza. Akubitamo gaze nziza, intebe nziza, diva. Abakobwa barinjira bakajya basimburana, uwinjiye mu gitondo saa 6 akabarasohotse, nimugoroba bakinjira undi, uraye mu gitondo hakaza umushyashya. Ndajya kumusura ndamubaza, nese sha hano wabaye iki? Ati pastor nukuri hangane, ati ntumperuka. Ati terega pastor kwa muri isi biragoye, iyi si iragoye pastor, iyi si iragoye, ifite ibirushya byinshi n'ibikurubana byinshi bidukurubana. Ati byaradukuruye rwose, niyo mpamvu ntakiza mu materaniro. Byaramukuruye kugeza ubwo miliyoni 14 abuza haba, ubaragenda n'ibirenge. Muri miliyoni 14 Imana yari muhaye, aragenza ibirenge ntagira nahaba. Ese muragira ngo Imana izakora iki? Wagize ngo ubukene tugira ntiba hari igihe hari ubwo twihamagarira? Mugira ngo ibibazo byinshi bitubaho ntabyo twihamagarira ubwacu, ugakingura akaryango ka shitani kakaza ukareba ukagakurikira. Hariko wabona wariwe, Mana nagarutse, nawe urabizi Imana ko nukuri ndi intumbi y'imbwa, ndi imbaraga gusa, nushaka kuba intumbi y'intare. Imana irashaka kumenya icyo waremewe n'icyo ukwiriye gukora mu gihe gisa niki. Amen. Narababaye ntiyagarutse gukizwa ngo asubire mu rusengero, yararangiye. Ariko se urangiye Imana itaragwaye amahirwe arenze rimwe, arenze kabiri, arenze gatatu, ukayapfusha ubusa? Harageze ngo amahirwe duhabwa tujye tumenya ava he, twayarinda duti. Ibyo Imana idukorera tubihabwa nayo, twabirindisha iki? Twakiranuka duti. Nitumenye icyo ngicyo tuzaba Imana yifuza, kandi iyi si tuzayihindura. Iyi si y'imibabaro n'amakuba tuzayibamo tunezerewe, twishimye, turamya Imana, duhimbaza Imana, tuvuga ngo urakwiriye, uri Imana yacu, niwe kunesha kwacu, niwe gukomera kwacu, niwe ndirimbo yacu, niwe mashimwe yacu. Ibyo iyo twamenya aho biva turabirinda. Haleluya, haleluya. Ndagira ngo nirukanje mbabwire amagambo make soze. Umva mbabwire ijambo rikomeye. Utu tuntu twandike, niba ufite aho twandika, ikintu ugomba kwitaho utwandike. Nutatwandika no kwirirwa ngo utaha umwanya ngo usengera no gukererwa. None se ubundi masengesho usaka atarimwe ubumenyi yazakumarira iki? Erega reka mbabwire, igituma Imana yavuze ngo tuzane ibintu byacu tubisengere, nukugira ngo iduhe umugisha,
idukingurira imiryango. Iyo miryango kikinguwe hari abayisohotsemo, wowe uzawurindirwa n'iki nutamenya icyo Imana ishaka wawe? Kuko ubu Imana igiye kwemera ko hari bamwe bashobora gusohoka mu miryango abandi bakinjira. Nubona umuryango wikingura imbere yawe ukabona biraciyemo, ujye umenya ngo hari undi uri kurira wawusohotsemo. Kuko nta ndebe y'akazi wiremeye Imana itaremye. Iyo rero yikuyeho umuntu ikayiguterekaho, ukwiriye kumenya amahame akurindira kuri iyo ndebe. Nutabimenya n'ubundi uzinjira wongera usohoke. Bwana sifiwe. Haleluya, haleluya. Utwo tuntu utwandike. Mujye muri notebook ezanyuza mu matelefone, utwandike utunotinga aho hantu. Uvuga tuntu ngomba kutwitaho kugira ngo ibyo Imana igiye kunkorera nzabirinda nte, nzabirindisha iki, nzahagarara nte, nzitwara nte, nzakora iki, nzabibamo nte, Imana kugira ngo mbane nayo kandi imbere umugisha igihe kirekire. Amen, amen. Icya mbere, iga kumenya amakosa yakozwe mbere, aricyo narindi kuvugaho. Ibibazo dufite, nkwiriye kumenya amakosa yakozwe mbere kugira ngo akoso. Icyo si icya mbere. Icya kabiri, yatewe n'iki? Ayo makosa yatewe n'iki? Ayo makosa yatewe n'iki? Ayo makosa yabayeho yatewe n'iki? Umenye ngo izi divorce zibaho ziterwa n'iki? Gutandukana kw'abashakanye biterwa n'iki? Ibyabaye mu muryango wanjye byatewe n'iki kugira ngo habeho divorce, habeho kugeza ubwo umuntu atandukana n'undi? Aya makosa yaturutse, uyu mugabo yagize uruhare, uyu mugore yagize uruhare. Ese ibi bintu bibaho byatewe n'iki? Kubimenya. Kutabimenya ubusa naho uri gutwikira urwobo uzagwamo. Aya makosa yatewe n'iki? Cya gatatu, shyiraho amahame ashingiye ku ijambo ry'Imana kugira ngo ubashe kubaho ufite garde-fou. Ufite garde-fou. Kugira ngo ubeho ugomba kuba ufite garde-fou. Bwana sifiwe. Hari igitondo kimwe nzinduka mvuga nti reka nanjye ntera umutoma, ngatera umutoma mu rugo iwanjye, ngatera umutoma nkawumanuka. Ibyo ntabyo nzi kwa mama na data, ariko njye ndi kwiremera kanjye kazambeshaho kugira ngo ndebe ko namara 20, 30, 40 kazavuga ngo mbonye soje urugendo amahoro. Ako nkarema data atarakaremye we. Ari ibyo ugomba kwimenyera nawe ukiremera ibyawe mama watakoze, papa watakoze, bene wanyu batakoze, ukabirema ukavuga ngo Mana njyewe ukiremera kandi kakurinda kagufasha. Amen. Birumvikana yemwe? Ese ko nta muntu unyikiriza mwarakaye? Nimushake murakare n'akazi kanyu, ntabwo mbinginga. Nimutabimenya no mu ishuri n'ubundi wigisha 100 hagatsinda 20, 80 bagatsindwa. Sigitangaza. Ukamenya ngo aya makosa yabaye. Bwana sifiwe. Haleluya, 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 haleluya. Ukamenya ngo ibi bintu bimbaho pourquoi? Kuki ibi bintu bimbayeho rimwe? Kuki ibintu bimbayeho kabiri? Kuki bimbayeho gatatu? Pourquoi? Kubera iki bibi? Nabikosora nte? Biterwa n'iki? Sinshaka kongera kugwa muri uriya mwobo. Iyo amaze kubimenya ibikurikiraho biba byiza. Uko hari amahirwe Imana igiye kuduha. Aya masengesho dufite ya 40 arimo amahirwe adasanzwe, arimo umugisha udasanzwe, arimo ibitangaza bidasanzwe, arimo kubohoka kudasanzwe, arimo gukira imitima yacu kudasanzwe. Ariko ibyo Imana igiye gukora tuzabirinda dute? Kurikira, shyiraho amahame ashingiye ku ijambo ry'Imana. Icya kane, bumukozi kuruta amagambo. Muri rusengero dukeneye abakozi abanyamunwa, ntitubakeneye ntangajoma y'abanyamunwa dufite muri rusengero. Yewe habe no muri societe ntibakeneye abantu bazi kuvuga amagambo menshi, bakeneye abanyabikorwa, abanyabitendo. Gukora. Igihe cyose utazakora jya umenya ngo ubutindi bwo buzagukurikira, wasenga utasenga. Gusenga nako nakazi, iyo bikoze neza bigira inyungu. Kuko iravuga ngo gusenga k'umukiranutsi kugira umumaro mwinshi iyo asenganye umwete. Ariko kandi hari
hari icyo bita gukora, wakagukora ugakora n'uyu mwanya ndi mu kazi. Niyo mpamvu iyo mbikora ndatera waraza, singina, kuko biravanga ijambo ryose ry'Imana rivugwa irinde gutera waraza. Gutera waraza ni ukuvuga ngo iki? Kurikiniramo. Ntabwo ari agatenesi, kuko iri jambo umunsi umwe tuzaribazwa tuhagaze mu maso y'Imana. Nariguka rishugunyuka ripfobya ukarikandagira rizagutupa hejuru rikubambe ku musaraba waranze kuryumva. Uko biratubwira ngo amagambo yose twumvishe mu matwi nitutagira kuyumva neza ngo duhindurwe nayo, umunsi umwe niyo azadushinja. Bazane papa wirati yarabivuze, bazane runaka ati yarabivuze, bazane umuvuga butumwa wese yarahanyuze. Kubera icyo utakoze ibyo ngibyo, kubera icyo utakosotse, kubera icyo utakoze bino, ubibazwe. Amen. Rero ba umukozi kuruta umunyamagambo. Mbabwira ikosa abantu dufite muri iki gihe, abarokore n'abanyamunwa abenshi. Ntawe ntunze urutoki, ariko abakristo benshi, abarokore ba none bitwa ko bakijijwe, bagira amagambo, bagira kuvuga gusa, bakagira gusebanya. Nibo bazi kugenda yirirwa ashaka, ese pasiteri yaje yambaye iki kuwa gatatu, yari yambaye inkweto yenda kuba umukara, hariya ati ryabara nirihe, hatari kuriya nawe ariko we azi kwihagarika hariya gusa yivugisha tushabyihorere. Ati batambara se ntibaba batuye amaturo, ati twaragowe gusa twatubaza amaturo, amaturo y'Ibetelehemu yarariko se ntiwumva akabaragiye mwene data, nta nicyo azatahana ntukamubaza ibindi. Iryamukiza ryazatuma ajya mu ijuru rarimubaza se yarifashe. Ariko pasiteri yari yambaye inkweto n'amaturo, amafaranga yarabonetse, urakayabona nawe. Abanyamagambo. Reka mbabwire ikintu kibabaza Imana, apana kibabaza nge kuko nta n'ibijya bimbabaza kenshi. Iyo uje mu rusengero ukwiriye kwibera wowe gusa. Uwo muturanye ukajya umubwira ati nutaba amaso ndakwimuka, mfite icyo naje gushaka, mfite icyo nsaba, mfite icyo nshaka kuba cyo, mfite aho nshaka kugera. Ibindi by'amagambo acana n'amagambo, acana n'amagambo, kuko tugira abantu batuvuga n'abariko banze kuva mu rusengero. Akahati ndajya musebya ariko ndahaguma. Ati buriya rero, ati buriya rwose turange sina namukunda, ariko akaza. Kandi bene wakagenda agashaka nka timu nk'abatandatu abwira ko adakunda papa wiri, ko buriya papa wiri ari mubi, buriya nibyo hanura ntibisohora, sinjye usohoza amasezerano, Yesu niwe uyasohoza. Abantu bagira udutiku n'ubujiji no kutamenya ijambo ry'Imana, ngo ngiye ibyo yampanuriye ntibyabaye. Wamenya niba atari wowe wabiteye, kuki wowe ntiwabitera? Kuko amasezerano nicyo bita kontara Imana igirana n'abantu. Iyo Imana ikubwiye ngo nzakora ibi, nawe irakubwira ngo uzakiranuke. Nudakiranuka uzarinda upfa utabonye ibyasezeranijwe, baguhambe rusororo bingana n'amafaranga yaho, kuko bose ntibajyanwe rusororo. None se sibyo? None se rusororo ntiyahenze si mu mamiliyoni, abakene bajyayo? Ayinya, naho bijyana n'amafaranga. None se mbabeshye se? Abantu bose bashyingura rusororo? Ayiwe, birijyana n'akantu. Icyo uburana kigendana n'amasezerano, ngo yarabaye cyangwa ntiyabaye, ujye ubanza wihereho wigenzure. Apana kwirirwa utwaye abahanuzi mu kanwa, kuko abahanuzi ni akanwa k'Imana. Ariko akanwa k'Imana iyo kavuze gasigara kagucekinga wowe uko witwara, uko ugenda, uko umeze, imirebere, imigendere, imivugire yawe. Imana ikavuga ngo ndabibitse, nanjye simbikora. Hari uzayiburanya kitabikoze? Hari igihe usanga ari twebwe dukwiriye kureba ikibazo muri twe kuruta kureba abaduhanuriye. Simbakana ko abantu batakora amakosa mu buhanuzi, ariko natwe tujye twigenzura, twe kuba abacamanza twikorera abahanuzi, muhanuzi. No, iyo ari Imana ishobora kubikorera mu gihe runaka cyangwa igihe runaka. Reka nse nubaha urugero rwa bugufi. Diana nguri inyuma, ejo bundi watsindiye perime, wari ukoze kangahe?
kane Imana yivuze mbere utari waniga n'amategeko ikubwira ko izaguha perimi ariko utsindwa gatatu ubwa kane hanyuma niwe wayihaye n'Imana yiguhaye. Ariko tugira abantu kubera ko yatsinzwe rimwe ati Imana yarabeshye ubwo kandi akabaragiye mu cyumba arabe ati waya sinzanasubira uzarorere nta kimana biyitwaye ibyo ibyiguha ni inyungu zawe si n'inyungu zayo. Arakora ubwa mbere asubiramo, arakora ubwa kabiri asubirayo, arakora ubwa gatatu asubirayo, asubirayo ubwa kane arayitaha. Muzasome 19 abami ba mbere. Hari umunsi Imana yabwiye Eliya ngo ngiye kugusha imvura, atuma Gihazi ku nyanja, aramanuka aramubaza ngo aragacubonye ati reka da, asubiraho bwa kabiri. Aramubwira ati aragacubonye ati reka da, asubiraho bwa gatatu. Aramaza ati aragacubonye ati reka da, asubiraho bwa kane. Agize karindwi aragaruka ngo mbonye agacu kangana n'ikiganza. Imana ntuyitegeka ibyo gukorera mu gihe cyawe, ibikora mu gihe cyayo, ibikora uko ishaka, ntuyiyobora, ntuyitegeka. Nutayumvira hari ibihumbi bizabyiyumvira kandi bigakurikira. Icyo gituma iyo ushaka kubaho ubona Imana ugomba kwirinda amagambo, ugahagarara ahantu, ugashikama, ugategereza. Imana irasubiza. Reka tuyikomera amashyi bikwiriye n'umwungeri mwiza. Hako utsindwa rimwe ngo ibi barambeshye, baramaze barakubeshye. Kabiri ngo ngewe ngo kabiri bidakunda ati Imana ndibe ati baranabe ibyo bihimbiye, babihimba batabihimba kurikira. Icyo nzi cy'Imana ivuze watsindwa none, watsindwa ejo bundi Imana izabikora. Hari uko muvuga butumwa bivuze aravuga ngo yavuze ngo none bishobora kuba bitameze neza ariko ejo bikaba byiza. Hari abakristo gito baba babonye impamvu zo kwirirwa bavuga ubusa bw'utugambo tw'amafuti gusa. Ndibukabiha umwanya bumunyabigwi ntimureba intwari zose zitwa intwari zaratwara, ariko dufite abakristo badashaka gutwarana. Ubwo Imana bivuze n'ukuri umwuka wera arabikora. Ntabwo niga ngo njye mu kizamini umwuka wera arakora ikizami. Reka sinakirirwa mbikora. Reka nanjye ubwanjye naje hano kubabwiriza nateguye, ntateguye nshobora kubura ibyo mvuga nkavuga amagambo y'abantu. Gukoresha ubwenge birakwiriye, gufata umwanya icyo ugiye kujyamo ukwiriye kugitegurira umwanya, ukagikora neza, ukanasenga, ugaca bugufi, kubaha Imana, ukavuga ngo Mana feva yawe imbeho, ubwiza bwawe bumbeho. Ukaba nka Esther yaragiye kubonana n'umwami, biyiriza iminsi ngahe 3 barasenga, ariko ntibyakuyeho kwambara, ntibyakuyeho kumuca inzara, ntibyamukuyeho kwisiga makiyaje. Agiye kuri defile de mode, mukobwa aratambuka, yasenze ariko yanambaye make-up salon, bamudekoye neza, arasa neza. Umwami amutunga iki? Inkoni. Ko atavuze ngo ubwo nasenze sinambara sinitegura. Anya ibi mbabwira, hari abarokore bashaka kwa mu mwuka gusa ariko badashaka kumenya n'ubwenge bw'ibindi bintu. Ariko si mwebwe, nabadukurikiye hariya live hariya hakurya, mwebwe nta kibazo gihariga, mwebwe murabere nta kibazo. Ariko amagambo make bikorwa. Imigani igice cyaho cya 10, ku gice cya 10 duhere kuri 2. Ubutunzi bubi ntacyo bumara, ariko gukiranuka kudukiza urupfu. Uwiteka ntazemera ko umukiranutsi yicwa n'inzara, ariko akanira abanyabyaha ibyo bararikira. 4, ukoresha ukuboko kudeha azakena. Ukoresha ukuboko kudeha azakena, ariko ukuboko kunyamwete gutera oya ubukene. Mufite telefone zanyu smart, murebemo, sinshaka kubona umuntu udasoma telefone. Ishyiramo Bibiliya, connect kuri nani yanjye urebemo, ujye usoma. Ibyo nibyo Imana izatubaza. Mushyireho telefone zanyu ziri smart, nta kibazo. Bibiliya nubwo mutazigendana ndabizi, ari bamwe bavuye mu kazi, ariko mushyireho mujye mureba ngo aho shyizwe nkwiriye gukorana
umwete, kuko biravuga ngo ukoresha ukuboko kudeha azagira ute? Azakena. Ukuboko gukorana umwete kuzagira ute? Kuzakira. Ubu bunebwe ngira mu murimo w'Imana, ubu bunebwe ngira mu kazi ka databuja, ubu bunebwe ngira mu byo nahawe, kuko ari abantu banebwa, banebweri. Abantu b'abanebwe rwose, no kuza ku rusengero n'ubunebwe, no kujya mu kazi n'ubunebwe. Ariko Mana nugukorera ijisho, databuja arasohotse aragiye, kubwo agiye nta kibazo, akajya mu bindi akabyina, nzagira gutya Kigali, atari abana ba Kigali babyina bate, yabona shebuja araje agahita agakora vuba vaka agakora, ati nta kibazo. Bene ibyo bintu ni ikibazo gikomeye. Tukwiriye kubukorera ijisho, ukwiriye kubukorera Imana aho uriho, ukabikora neza, kuko ukuboko k'umunyamwete kuzakira, kuzatunga, kuzakira. Ukuboko kw'iki? K'umunyamwete. Ndi gucuruza Kicukiro, nakundaga gutanga keyafuru. Warazaga nkakubwira ati karibu nkagutegera ku muryango, ngwino ku muryango neza hano, nkabwira nti ngwino. Ibindi bikanuye byageretse hariya gutya, bigize abakire bahagaritse amajosi mu ntebe, umukiriya arinjira akagomba kumutegereza agiteretse akaguru gutya, nge nkamusanga ku muryango nti ngwino, nkaba mukubise bombo y'icumi, akagura ibintu by'ibihumbi 10. Inyungu sinamaze kwibona, abandi banegetse amaguru. Ndabakirana umwaka umwe nubakarebero, bakanuye amaso ngo uyu mwana agikuzimu. Nta kuzimu ntako. Ukuboko k'umunyamwete kuzakira, uko umunyamunebwe azataha amaramaza. Hari bizinesi zagiye zihomba kubera ubunebwe bwacu, ubunebwe gusa. Urashaka ko baguca inzara gusa, uge wigira gutya gusa, uyu zunguza amaguru, mwinjire cyangwa murorere shasi, mwe mwampaye igishoro, nacyo kizashira, bakirye bakimare. Usigara uvuga ati Yesu we arashize, azashira, nta kidashira. Abantu babunguka ni abanyamwete, ntibaryama, ntibagoheka, ntibarara basinziriye ngo bagere saa 4. No, barabyuka nijoro bakabiragiza Imana, mu gitondo agakubita mu mwenda kare, agacomeka mu rukweto, mu gitondo akabahagaze mu kazi, kandi akakira neza bamugana. Customer care ni ijambo ry'abana b'Imana, nuko ryabaye rya rusange. Ubundi customer care ni ijambo ry'abana b'Imana, kwakirana neza yombi abakugana. Ngwino mbisukari, ndaje buhagazaho, muraho runa ati rata buriya tubwahageze nta kibazo ndanakwemera. Buhagazaho ndaje ngo isukari bitasha, iyo uririmba sha burya ndagukunda we. Tubuhagazaho ndaje ngo nikiri gusaba ntugomeze kandi usakuriza. Burya hirya haraza gukinguka undi muryango, kandi uzasigara ureba nk'inyoni yari y'urusenda. Ukwiriye kwitondera ibyo ukora no kwakirana yombi abakuga, nta gasuzuguro, nta kumva ngo Imana yarabivuze, yabivuga bigahomba, yabivuga bigapfa nabi, yabivuga ntibyuzure bitewe n'imiterere yacu. Ikibazo ari twebwe. Warangiza ngo nukuri naje Imana kuki impomba, banza wirebeho, ureke kubanza kureba Imana. Ukuboko k'umunyamwete kuzakira, ariko k'umunebwe kuzakena. Hari akavideo naraye mbonye, ariko umugore azi kuvuga. Ese nuwaho uriya mugore nabonye gure ngo rero ngo abagore ngo n'abakobwa mwese mbabwire ngo ngeje mwiteguye ngo munsi w'abamama. Ati ni byiza, simuza ariko mugore niba ari agasaro TV, niba ari akaki ntamenya, hari n'ibya YouTube ntajya amenya, ariko yavuze amagambo ndibaze umugore n'uwaye. Murashaka ko musa neza, wa mukobwa we ujyege n'inzara, usige makeup, urashaka umukobwa umusore ufite amafaranga, wowe ugira yahe? Ushaka kugira amafaranga, wowe ugira yahe? Nibyo yarari mabaza. Urashaka kurya y'umusore ukazarinda upfa, wowe ntayo winjije. Ibyo avuga nibyo, kuko twese turabanyamugisha, twahawe umugisha n'Imana. Kucyo ushaka kubaho ku bandi, nawe vuga ngo nanjye Mana birashoboka ko nagira icyo ngora. Kuko mwisi yo guhindura, abagore bagomba kugira icyo bakora, abakobwa bagakora, abasore bagakora, abagabo tugakora, impinduka zizaba.
apana kujya ushaka umusore ufite amafaranga, afite inzu ntayo, afite imodoka ntayo, afite akazi ntako, afite iye biro ntayo, ati Imana imundinde. Nawe rega Imana ibakurinde kuko nawe ntacyo ugira. Ubwo n'ubwibone, ubwo n'ubwibone. Emera kubabarana n'abababaye, muzamukane, mugendane, ibindi byose bizaza. Reka kurobanura, ubwo n'ubwibone. Si byose urashaka ngo ubone umuhungu uryaye gusa, we umuryaye gusa. Muko mwabakobwa mwebwe ndeba hano muri korali, umurashaka uzarya abahungu gusa, inkoko, ifi ishyiraho, wowe uzayimugurira ryari? Nawe ubitegura uburyo uzayigura. Taruko bandeba indabavugisha mwabasore, abakobwa nabo bagira uko byabagenza, basohokane namwe babagurire koko. Ubu kurya ifi y'umuhungu gusa, we inkoko muhungu, umunsi yayibuza ati ntacyo akigira ndigendeye. Ntabwo ari byo. Amen. Haba mama, murumva urubyiruko rwacu twarutoza gutyo? Ndabatonetse abakobwa, ega mwari abana b'abandi b'abahungu mubarya, namwe ntacyo mubaha. Hari wasekeje ngo ngewe ngo nta musore uzatera ivi atari yangurira imodoka. We yayiguriye uwo musore, we yayimuguriye uwo musore, we ntiyayigendamo, ntibizakunda. Nari ndimo musengera, mbona umuhungu araje arashaka gutera ivi. Imana itirambwira ngo umuhungu n'uwibunyana, akarambwira ati ndamuzi, ariko nta modoka yamburiye, n'umukene. Ndamubaza, wese ufite aho kuyimugurira uyimugurira, ajya yigenderamo. Basi wowe abari wowe wo mu kimbo cyo gutera ivi, wowe uzarimuterere, abari wo murongora, basi mutware. Ati nta n'akazi ngira. Nta n'akazi ugira, ukirata gusa ukajya ukiremereza, nta n'akazi ugira. Ubwo se uremeranye iki? Nyine nk'ubwo amahame washyizeho n'ay'Imana n'aya shitani. Ni ikibazo, ni ikibazo. Si ikibazo se mwababyeyi? Si ikibazo. Erega tujya tuganira muri abantu muri hano hanze, ntabwo mubizi. Si ikibazo bene da, umuntu akagira ibiro ntacyo agira. Kandi njya mbibutsa ko participation yose iboneka hagati mu muryango mukwiriye kuba mwese muyijyanamo. Niba umugabo yirukanse ajya guhiga, wa mugore ukaba nta kazi, jya kwivu usenga Imana, umubwira Imana ngo Mana jyana nawe, ahari buze gukubita indobani reka robe bifate, ahari buze kujya aca mu ndindire, basi nibuze nubwo nta kazi ariko ivi ryawe ririmo rirakora. Va mu magambo, va mu bitaramo bitari ngombwa. Wowe wagiye ku kazi nawe tera ivi, ubwira Imana ngo Mana mube hafi, mukomeze Mana, dore aho yagiye simpazi, ariko mugisha muyigikundira kuri shebuja. Mana murindira mu nzira arimo, naza gutaha ushimira Imana ko atashya ari amahoro. Ariko urashaka kuzarya gusa ngo bakuzanire, zana hano, zana ampereza. Uri kibazo, uri kibazo. Si n'ikibazo gusa, uri n'igisitaza. Erega mwanze kuvuga haro se si kibazo koko. Wowe nta kazi ugira, nta no gusenga, nta no kwereka Imana, basinga urugo rwawe. Ubwo wowe nibuze hari wagiye, we sigara uragize iki Imana? Urashaka kwirirwa gusa wicaye uva ati ndebera ko hano rube bimeze bite, urabona byaciyemo, ikibuno cyaraje, ngo cyagize gite, munsi umwe kizahombana. Ibyo kubivuga niko kuri kw'abana b'Imana, kandi twanze kubivuga kubera ngo batabatoneka. Ndabatonetse, nimushaka ntimuzagaruke, ariko uko niko kuri kw'abakristo. Mwanga ko tuvuga ukuri ngo turabatoneka, nushaka utoneka ari igisebe kugira ngo gikire baragitoneka. Mwisi yo guhindura, uva mu magambo ukajya ubikora. Mwisi yo guhindura, uva mu kwirirwa wumva bakuongorera ubusa, ukerekana uriwe, ukerekana ikimana yakuremeye, ukerekana impano ikurimo, ugasesa ibikurimo, ugasuka ubutunzi bukurimo hanze. Niba ari ukuririmba ririmba uhogoze, niba ari ukubwiriza bwiriza amaguru yashyira mu kirere, niba ari uguhanura hanura uko kwizera kwawe kungana. Ibyo nibyo mu rusengero. Niba ari ugutanga, tangana kwizera, tangana umwete. Ibyo ukora byose shyiraho umwete. Haleluya, haleluya. Imana ibaha umugisha. Ngiye gusoza igitabo cy'Imigani 18 umurongo waho
umurongo wa 8 n'uwa 9 hari ijambo rivuga ngo ugira ubute ku murimo we aba ameze nk'umuvandimwe w'umurimbuzi. Ugira ubute ku murimo we, ugira ubute ku murimo we aba ameze nk'umuvandimwe w'iki? Ugira ubute ku murimo we aba ameze nk'umuvandimwe w'iki? Muzi ko abavandimwe bose atari beza, niko mujya mwibeshye. Hari umuvandimwe w'umurimbuzi ushinzwe kurimbura imirimo yawe wakoze akagusubiza mu rwobo. Rero ugira ubute aragereranywa n'uwo muvandimwe. 9 nahereye ku 9. 8 amagambo y'inzimuzi aryohera amatwi aba nk'uturyohereye umuntu asamuye tujya mu nda ye. Inzimuzi, ariko inzimuzi Mana yanjye yakoze ubukwe ati nge ndiya nantumiye. Aha, yantumira se mama, nanjye se ndi umuntu urayabonye nta n'indi nabona. Ukazimura ukajya muri karitsiye, ukazimura ugacana, ukazimura ukabwira karitsiye, ukabwira korari, ukabwira inzimuzi. Abantu bagenda ni inzimuzi, akakuduhira mu gutwi. Hari igihe bihinduka nk'uturyo turyohereye, ukamira. Baranyanga ukamira, baramvuga ukamira, barandwanya ukamira, bagira gutya ukamira. Ibyo umira bizakugwa nabi. Amen, haleluya. Aravanga amagambo y'inzimuzi aryohera amatwi aba nk'uturyo turyohera umuntu asamuye mu nda ye. Ugira ubute ku murimo we aba ameze nk'umuvandimwe w'umurimbuzi. 11 ubutunzi bw'umukire ni umudugudu ukomeye, kandi ibyo yibwira bimugota nk'inkike ndende zihomye. Donc ubukire biravuga ngo ni umudugudu ushobora kukugota. Bibiri bishatse kuvuga iki? Iyo wakize ugatera imbere, abantu benshi ubabera ubwugamo, ubabera ubwihisho, kuko baguhungiramo. Uwabuze amafaranga ukayamuha, uwabuze gishingira ukamushingira, uwabuze kirwaza ukamurwaza. Donc bumubera umudugudu abantu bashobora guhungiramo. Kandi mbibutse ko twese dukeneye abakire. Ubu mvuze ngo Imana iguha umuntu w'umumaro, wahita ubatamina. Ariko aje nta mafaranga, ati mu izina rya Yesu uyu ntabwo ari umumaro. Ibyo nibyo ntabwo ari bibi, ariko birakaba kuri wowe aba ari wowe uba umumaro, uhinduka umukire, uba umudugudu abantu bihishamo. Ubu uyu mwanya muri famiye iyo bakoze ubukwe barantumira nkagira uwo ntwerera 100,000. Ndayafite, bantumira bampa invitation, bayimba nta mafaranga yo kubatwerera, bayiguze 500. Baravuga ati nimuyajyana ntazagaruka, muyireke ndimuyishyireyo, mufotore kuri WhatsApp. Uzaze iyo invitation kuki se mutayinzaniye? Abantu biragoye kuhagera. Hari undi basanze no mu nzu baricara baraganira. Muzaba muhari, muzaza, aziko 100 rizahava. Arakaba wowe arakaba wowe, arakaba wowe. Erega ibi mbabwira ndagira ngo mukanguke mu mutwe, mwumve ko hari ibintu dukwiriye kurwanira kugira ngo tubere benshi umugisha, kugira ngo tubere benshi ibisubizo, kuko isi twitezeho ibisubizo. Ariko twabibona dute? Tutari maso, turangaye. Twabibona dute? Twabibona dute? Bwana sifiwe. Iyo abantu baje Kigali baravuga ngo kwa pasiteri ni iwanjye nshobora kurarana abantu 20 mu nzu, nta biryo bihari ugira ngo baza. Baza se ntabwo bashobora kuza. Kandi wowe urabizi umunsi ibiryo byashize byashiranye n'abantu. Umunsi Imana bigaruye bigarukana n'abantu. Nuko isi iteye ndimukirwe mu ruhanya, nuko byubatse, nibiza bazaza, nibigenda bazajyana nabyo. Nuko isi yubatse. Kandi ntugasakuze, jya wemera nuko isi yubatse, nuko biri. Umunsi ibiryo bizaba bihari, ababirya bazaza. Umunsi bizashira bazahita bajyana n'ibiryo bye neza, bigendera uwo munsi. Kandi barabimenya ntibaguhamagara. Reka baguhamagara se ngo bamarire iki? Reka ariko bazabona Mana ntabara, nanjye nzabereka. Ro wiruhanya, tuza wiruhanya, wigorana. Amen. Ngo Mana unyibuke nzabumvisha, uzabahe ubabwira uti ni murye, ndabizi ko umunsi bitazabihari muzajyana nabyo. Ariko kandi byaje abantu birire, baryamishe, bagaburire, bereke ineza y'Imana, babwire ngo ubuntu bw'Imana bwaranyuzuye, amakosa yanyu narababariye, nta kibazo.
ibyo Yosefu yarabikoze. Munsi yahuye na bene se baravanga aratwica, twaramuhemukiye. Arababwira ngo nzajya mbagaburirana n'abana banyu, nzabarihira amashuri. Arabajyana batuzi Gosheni, baramuhemukiye baramugurishije ntiyabibacyurira. Arabareka bararya, barorora, baraguka. Akajya ashima Imana ko Imana isohoje amasezerano gusa nta kindi. Nta kujya kwirirwa bacyurira, arabihorera. Harabihorera. Ariko uravati nzabumvisha bazabona. Mana bikore mbumvisha. Uri mu matiku, uri mu matiku, uri mu matiku. Uzabumvisha uzabagaburire. Ba mu matiku. Mera mwene so ngo va mu matiku. Tukanye mu matiku. Ati pastor ati barambabaje, umva bihorere uzabagaburire. Yesu yaje agiye kugutabara, agiye kugukura mu kibazo cyawe, agiye kugukura muri ayo marira. Uzabagaburire, ubaryamishe, ubarihire minervari, ibyo uzashobora byose uzabikore. Ibisigaye uzajya ushimira Imana yawe yabikoze, nta bindi byinshi. Imana ishimwe cyane. Imana ishimwe cyane bene data. Imana ishimwe cyane bene data. Imana ishimwe cyane. Haleluya. Ibyo nibyo bidukwiriye. Rero Bibiliya tubwiye ku murongo w'11 ubutunzi bw'umukire ni umudugudu ukomeye, kandi ibyo yibwira bimugota k'inkike ndende zihomye. Amen. Reka turebe kuri 22 umurongo wa 10 Imigani. Ndimo ndagana ku musozo. 22 umurongo waho wa 10. Irukana umukobanyi kandi intonganya zizajyana nawe. Kubita umunyamunwa, intonganya zizajyana n'umunyamunwa. Kubita, subiramo ngo kubita. Kubita umunyamunwa, intonganya zizajyana nawe. Sha. Kubita umunyamunwa naza n'umunwa muremure. Kubita, ntukamuha umwanya. Kubita umunyamunwa uzunguza umunwa buri kanya amagambo. Toka yinje we munyamunwa, intonganya zizajyana nawe. Subiramo ngo umunyamunwa. Ugomeza utindana n'umunyamunwa azakuvangira, azagucangira, agushyiriremo n'uburozi bw'amagambo bw'amatiku. Kubita umunyamunwa, intonganya zizajyana nawe. Abantu b'abagore bagira umunwa, n'abakobwa bagira umunwa, n'abahungu bagira umunwa. Ariko sinzi n'abagabo bagira umunwa nabo bavuga, ariko nabo babamo. Ariko n'umunyamunwa naza kubita, mubwira ati no, mvi nyuma wa munyamunwa we, toka yinje wewe sha munyamunwa, toka we. Intonganya zizajyana. Umvaga kurikiraho akavuze ngo iki? Karavangirukana umukobanyi kandi intonganya zizajyana nawe, ndetse imivurungano no gukozwa isoni bizashira. Intonganya nyinshi ziri mu mitima yanyu nibyo babarogesheje. Bamvuze, runaka yakuvuze, muri korari yamvuze, yakuvuze, ujye uhita umubwira ati yamaze aramvuga. Uwanze kuvugwa heze mu nda ya nyina. Yabamaze baravuga. Kubita umunyamunwa. Nyamunwa gusa mfite inkuru zishyushye. Uzi none iri guterendinga. Bavuze ngo vuga ngo bacuruje bazana amafaranga. Kura umunwa aho ngaho. So wowe wajya uzana ibigira umumaro, ibintu bitagira umumaro bijyana. Ubucuruzi butunguka, butabyara umusaruro, butazana impinduka mu isi, ahubwo bugonganisha abavandimwe. Ubwo bucuruzi turabukwiriye, turabukeneye. Mbarizo umuntu ngurabukeneye. Ukeneye ubucuruzi butunguka ku buzima bwawe. Umuntu arakudodorera, aturabizi nyirashimiye Imana na nyirakanakuze bari kumwe, baravuga shaho buriya ngura umugore mubi. Uzajya umubwira ati ndamaze, uko babibonye niko babibona, ariko abandi bafite uko bambona. Ntabwo abantu bose bazatubona kimwe. Wifata umwanya wo kumutegera amatwi. Ariko we amatwi yawe yararaririye. Hiramo na hano, hiramo niko bavuze. Ariko man, ubwo urakajwe niki? Ngubwo urakajwe niki? Ngubwo ugiye kwirirwa urara udasinziriye. Kubita umunyamunwa, intonganya no kuvurungana bizajyana. Guhera none Imana igukureho inshuti z'abanyamunwa, z'abanyamagambo batagira umumaro gusa. Vuga ngo ako kantu n'ukuri kw'Imana. Ako kantu we, ako kantu n'ukuri kose. Haleluya. Ako kantu sha abantu bazi kwirirwa bacuruza amagambo gusa.
hazi kwirirwa bavuga ukirirwa na papa wiruka muzamuka na Kimirongo ukamanuka Remera, papa wiruka manuka Kibagabaga. Ese bazaguhembera mu yihe banka baza ukamamanukana buriya papa buriya ukamanuka Aroni muri korari ukamanuka ukagenda ukata kuwundi buriya aramara kabiri se araba yagiye nashaka azagende cyangwa arorere. Bene ayo magambo yunguka he, bayahembera he, bayahembeshereza he? Ngibi byisha barokore. Ukavuga hari nabazi kuzinduka kuri telefone runa amayinite yawe wiguriye we ukajya kuyangiza. Yesu ashimwe wabyutse tari kuzinone ibiriho none atamakuru arashyushye. Yesu aragowe gusa yarangiza kukuvomerera. Ese turajya gusenga mubanze mwihane kuko muri abanyamunwa gusa batagira gahunda. Ho gusenga ntibikwiriye kuba bifite andi magambo yabanziriza. Gusenga no kuramya Imana no kumva ijambo ry'Imana no kumva Imana ikitubwira furu stop. Ibirenze kuri ibyo amagambo ntibayacuruza ngo bayungukemo. Nge hagize uwibeshya akaza kumbwira ngo Liliane yavuze, ngo Liliane aravuga, ngo Ruben yavuze, ndakubwira nti mbahamagare none nambaza muzane. Urasubiramo ibyo binwa byawe, urasubiramo. Abenshi murabizi ntawatinyuka kuza kumbwira ngo runaka yavuze. Ndakwita nako kanya dore iyangi horamwe amafaranga, iyanyangura paka yikwezi, nyangura icyo ni kwezi ihoramwe ibihumbi biba birimo mitampamagara nti ngwino subiramo ibyo bintu wavugaga. Subiramo ongera ubibwire uyu runaka wavugaga. Iyo uri yindi ndakubwira nti wayobye inzira. Ngewe ntabwo ndi ruhurura bahururana, nta mwanya w'amagambo ngira, nta nuwo nzagira. Munsi ishakana n'umugore wanjye niryo jambo rya mbere namubwiye. Naramubwiye nti nanga amagambo n'abanyamagambo, ntukambere umunyamagambo. Ibyo uzajya wumva ujye umbwira ibyankiza, ibitankiza ujye ubigumana. Ntukaze kumbwira ibitangirira neza. Kandi nawe abari kuzabaho abantu bakuzanira ubusa bw'amagambo byo babwira babugumane. Ubukuraza amajoro ufite byinshi byaka kuraje ijoro, tukarajwe ijoro n'amagambo. Turayasuzuguye n'abanyirayo, turayasuzuguye n'abanyirayo turabasuzuguye. Kandi uko nuko amagambo ntiyubaka, amagambo arasenya. Amagambo yasenye ingo z'abagabo, amagambo yasenye ingo z'abagore, amagambo yakuye abantu mu kazi badakuwemo n'ikindi, amagambo yakuye abantu mu itorero batakaza amatorero yabo kubw'amagambo, amagambo yakuye abantu mu mihamagaro yabo batakaza poste bari bafite yo gukorera Imana kubw'amagambo. Ngo baravuze se bakoze iki? Dukeneye ibikorwa ntidukeneye amagambo. Imana ikeneye ibikorwa ntabwo ikeneye amagambo. Umwuka w'amagambo turawusenye mu izina rya Yesu. Kandi n'abagira ayo magambo tubasengeye agakiza mu izina rya Yesu. Haleluya, amen, amen. Hari uwajyaga yicara hariya ngo ariko pastor ngo wabwirije kuri ngewe. Wowe suri Bibiliya, wowe uri igitabo cy'indirimbo, wowe uri umugenzi, wowe uri Holy Bible, uri bwoko ki wowe bakubwira. Kandi yiyumvishije ko ari cyo kinyamagambo ariko cyanze gukizwa. Ngo ariko ngo pastor abayigisha ku bantu nta mwanya ngira w'abantu, mfite umwanya w'ijambo ry'Imana gusa. Iyo rigukozeho urahinduka, iyo udahindutse we no guhindura isi bizakugora, kuko isi ikeneye impinduka kuruta amagambo. Amen. Ngana ku musozo, reka nsoreze kuri iri jambo ritoya maze twisengere. Mumbabarire nizimbye muri byinshi ariko muri abacu ni byiza ko tubaganiriza ngo mumenye ukuri niko kuzaba batura. Amen. Numva nishimye uyu munsi. Mu rugo iwanyu bakeneye impinduka. Amen. Mu muryango wawe bakeneye kubona impinduka. Niko madandi tubana. Ngiye nari umuntu muri famiye babonaga ndi umuntu uciriritse hanyuma yabo bose. Bamwe babiburayi, abandi bari muri Kigali, abandi ba mu cyaro, harimo abize amashuri menshi kundusha, harimo abafite uburyo bari babayeho neza. Igihe cyose bandi baga nk'umuntu uzabasaba ubufasha, bategereza ko ari ubwo nzabasaba barabiheba. N'umunsi nakoze mariage ababutashye nabo ntari nzi ko bazaza, ariko reka mbabwire ikintu cyatumye n'uyu mwanya bantinya.
iyo bambona kuri televiziyo bakambona kuri social media bakambona ndi umugabo, hari umunsi umwe nubatse rebero njyanayo nk'ababiri barasama ngo nguwe ngo burya nuko bimeze, barakanura. Uzi impamvu bakanuye? Nuko babonye ibyo batari biteze kubona. Dore kizatuma abantu basama nuko uzazana impinduka aho uri, ariko nuko muri wowe nta wagutinya. Bagutinya se ufite iki? Bagutinya Imana yawe se nitagaragara ntuzaseba. Dore rero mutwe ukwiriye gukora, amagambo akaba make. Mutwe ukwiriye gukora, amagambo akaba. N'uyu munsi igitaramo cyose bagira bumva nakibamo, mu bantu bahabwa ubutumire mbere mbamo. Kubera iki mbamo? Nuko nabanje kwigira. Ntabwo umwana wanjye nzajya kubasaba minerivare, ntabwo nzajya kubwira ngo nimumpe, ntabwo nzarya mvuyeyo. Kandi namwe muri abakristo sinjya mbasabirizaho, ndi umugabo uzi kwiha agaciro. Oya simbivugira ku ruhande, nta wapfa kumva ndi kumutelefona ngo mba iyo ngeso sinyigira. Ndi umugabo urwana no kwigira no kuba nanjye wakibeshaho. Ibyo birwanira isi uzazana impinduka. Ariko hari abantu bakunda koroshya ubuzima, tukaregeze. Mu Mana ntibaregeza, mu Mana ntabwo boroshya ibintu. No gusenga nukurushanwa, no gukorera Imana nugusiganwa. Turi mwisiganwa, ni competition. Kandi hari ingororano, icyo ukora cyose ukwiriye kugikorana umwete. Sindyama n'uyu mwanya, ndyama saa 9 saa 10. Ijoro ryose ndasinziriye. Hari igihe muri bitotsi nkajya mu byanditswe, hari igihe ndara muri salo nsengera itorero, mbwira Imana ngo Mana, dore turi mu nyubako, turi muri ibi niki twakora Mana, garagara nk'Imana. Ndara amajoro sindyama. Mu Mana ntibaregeza, barakora. Mu Mana ntibavuga amagambo, barakora. Ariko aho itorero rya none ryapfiriye, abakristo bagize amagambo, ibikorwa n'ibike. Imana ibaha umugisha, mumbabarire. Mu muryango rero bagukeneye mu impinduka. Telefone zikeneye kuguhamagara ariko akagira icyo ubamarira. Natwe ubwacu mu itorero nuza ntugira icyo umara, ntacyo nanjye nzakumaza, ntacyo nzagutungamo. None se nkubaze, ntabwo nkubeye. Dore abangaba icyo duhuriraho kenshi n'uyu murimo bari gukora. Nawe uri umukristo, tukwitezeho impinduka mu itorero kugira ngo utange umusaruro. Ntabwo ari kugira gusa none si intebe nisha, iyi ntebe nisaza tuzayijugunya gusa ivemo, hazajya mwiki ninde uzayishyiramo? Ni pasiteri? Ubizingize ejo bundi nizisaza zigacika, ibi bikavaho, igacomoka tukayikuramo, hazaguma gutya? Habizasaba ko hajya mwiki? Dukeneye umuntu utekereza ibyo, ntabwo dukeneye umuntu wicara ngo arebere gusa. Kutabireba ntacyo umariye abantu. Nicyo ngiki Imana ibishaka kubabwira. Donc umuntu nutekereza akavuga ngo Mana, ngewe ndumva ngeneye umugisha, ariko kandi umugisha nkeneye hari icyo namara mu muryango wanjye, hari icyo namara mu itorero, hari icyo namara mu gihugu cyambyaye. Ugatekereza ku cyo wazamarira igihugu, ukaba umunyabigwi, ukazapfa. Bibiliya iratubwira ngo umuntu nizihe nkuru azasiga imusozi, nizihe nkuru bazabara zawe. Bazabara ko wasenze, bazabara ko wakoreye Imana, bazabara ko ari umusinzi, bazakubara ko ari indaya. Nicyo uzasiga imusozi. Umunsi tuzaba tuguherekeza, tuzabara izihe nkuru? Waguze intebe, wakoze iki? Ngira umukristo ujye umbwira ngo pastor, mba numva muri iyi minsi Imana ingubisa amafaranga, nahita nkugurira imodoka nziza muri zirya zigezweho. Tariko Mana wambaye amafaranga nkagura pastor wanjye imodoka. Bene ibyo bitekerezo ababifite nimbarwa, kuko ntabwo aza atekereza kuyingurira kuko ayifite, ahubwo aravuga ngo nyagwiriye, nahita nkugurira imodoka nziza. Umva nukuri. Abandi ati nahita ngura igitenge, pastor sarandeba naramubyaye. Nanjye ndiruhiye ngo pastor nganuje nitabarira ibya pastor nakazi ke yapfa yakirajya dusengera cyangwa roreri. Herega natana dusengera ngira umuhanuzi wanjye rumashana hirya hari yazajya ndeberamo ngaruke gusenga nta kibazo. Kubihasha herega mwaratubonye, ntabwo twababonye. Ukwiriye kuba herega mwesha kandi mwebwe tora aba dore ngaba
nimureke gutekereza pasiteri, mutekereze itorero ryanyu, mutekereze ingo nta kibazo ababyaye. Nuramuka ushaje uzasiga nk'uruki, nuramuka tugusezeho bwa nyuma uzasiga nk'uruki. Tuzakuvuga nk'umunyabigwi, tuzakuvugwa nk'umunebwe, tuzakuvuga nk'uwaje kuza kugira ngo intebe zibare ko zuzuye abantu, tuzakubara hiki. Ibyo ndabibwira abashyitsi, mbibwira n'abateranira hano, kuko twese izina dufite n'ubukristo. Turi abakristo, ntituri abagitwaza, ntituri abapapawiri, ntabwo turi aba Rutayisire, nta nubwo turi umuntu uwo ari we wese. Turi abande, turi abakristo Yesu. Niba turi abakristo Yesu, dukwiriye kuba abanyabigwi, ku buryo nituramuka tugiye bwa nyuma tuzavugwa nk'abanyabigwi, tuzavugwa nk'abande, nk'abanyabigwi. Kandi niba arahisemo gukora ibyaha, eruru birye neza, birye bibugaragare pe. Ndasoje Imana bambere umugisha. Ngiye gusoreza kuri aka kantu kandi ugaha agaciro. Imigani 12 umurongo wa mbere. Imigani 10. Aha, komeza somera. Aha. Aha. Ariko wanga guhanwa abasa n'inka. Komeza. Azabona ihirwe kuwiteka, ariko uzatsinda ugambirira ibibi, ariko azatsinda ugambirira ibibi. Komeza gatatu. Umuzi w'umukiranutsi ntuzarandurwa. Kane. Umugore w'ingeso nziza abera umugabo w'ikamba, ariko ukoze isoni ni nk'ikimungu kiri mu magufa ye. Aha. Irekereraho. Ukunda guhugurwa bakunda. Hari abantu badakunda guhugurwa, wamuhugura akahita avuga ati ndakwiyamye. Izi mpuguro ntanze zibabera umusingi mwubakiraho muri iki gihe. Kandi Imana dukorera ibasha kuduha byose, ariko kandi twirinde uko tugenda, twirinde uko dukora, dutekereze tuzasiga nk'uruki imusozi. Mbibutse ko ijambo twasomye rivuga ngo iki mu Migani igice cya 11 n'umurongo waho wa 20, aho twasomye 13 ku murongo waho wa 22. Umuntu mwiza asiga umwandu uzagera ku buzukuru be, kandi ubutunzi bw'abanyabyaha bubikiwe abakiranutsi. Amen. Agira ngo mbabwire bene data, nsoje sinza kwirirwa mvuga byinshi. Ukwiriye gutekereza ngo nzasiga murage ki mu bangomokaho. Uzaba nibuze uvugwa ngo nakoreye Imana kuri uru rwego, bana banjye namwe muzakorera Imana. Uzavuga ngo nakoreye umuryango, bana banjye namwe muzamenya umuryango. Uzavuga ngo nakoreye igihugu, basi bana banjye muzakunda igihugu cy'ababyaye. Umurage uri gutegura uzasiga muri iyi myaka. Ndagize 30 n'imisago, nawe ufite muri 40 n'imisago cyangwa 50, ariko twatinda twatebuka. Uratekereza murage ki uzasiga? Reka dushimire Imana kuba umukozi w'Imana ugeze hano. Reka tumukomere amashyi menshi. Imana iguhe umugisha mwinshi, wicara ugubwe neza. Nari ndimo mvuga umurage wo gutekereza, nzasiga murage ki? Muzasiga murage ki? Nzasiga murage ki? Nzasiga murage ki? Kora kuri mwene so nawe umubaze ngo uzasiga murage ki? Niho kwitwa umusitari hanze hariya, niho kwitwa iki? Uzasiga murage. Iyo ni point d'interrogation, nawe uzabisubiza. Urebe mu bana bawe uzabyara cyangwa abo wabyaye, cyangwa se mu gisokuruza cyawe kizagukurikira, uzasiga murage ki? Umuntu mwiza, umuntu mwiza, umuntu mwiza. Aka kajambo nagakunze.
uyu muntu mwiza uvugwa ni uwamaze gutozwa n'Imana, wamaze gutegurwa n'Imana, wamaze kuba umuntu ushyitse, umuntu wamaze gukunda Imana, ubuzima bwe akabwegurira Imana, atangira gutegura umurage azagira ute azasiga. Ukabitoza bubyaye, ukabitoza buzukuru, ukababwira ati njya nkunda Dawidi umunsi yagiye gupfa ariko uragabwira Salomo aramubwira ati ngwino hano, dore iyi ntebe ni y'ubwami si yanjye, iki cyicaro nakicajwemo n'Imana si icyanjye. Mwana wanjye Salomo, ujye umenya Imana Yesu, uyikorere n'umutima wawe utunganye, kuko Imana igenzura imitima ikayimenya. Nuyishaka uzayibona, ariko nutayishaka izaguca ku ngoma iteka ryose. Nuko rero ubikore, utabikoreye Dawidi ubikoreye Imana igushyize ku ntebe, mu cyicaro cyose Imana izagushyiramo, uzasiga murage ki? Tugiye gusenga Imana. Bwana asifiwe, haleluya. Ahantu ushaka kwicara uzasiga murage ki? Haguruka dusenge, ndagira ngo dusenge. Ahantu ushaka kuba uzasiga murage ki? Ubu hari abantu bari bafite akazi basize umurage mubi ahantu bakoreraga, no kwahinguka mwahita mwiruka mukavuduka mukavuga ati baramfunga. Aho ukorera, aho wicara uzasiga murage ki? Mwabakobwa mwe ko mushaka gukundana, uwo muhungu mukundana uzamusigira murage ki? Tazajya kwita indaya ati ka gakobwa nabonye gacika k'indaya, te Yesu warakoze kuntabara. Tuwabona bajya mu rusengero yagira ngo ni abantu, uko hanze uko batuvuga baratuzi kurusha twebwe mu rusengero. Aho hantu uzasiga murage ki? 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 Nawe utunganya ubugingo bwacu Mwami, habwe icyubahiro Mwami, niwe umenya ibidukwiriye mu gihe gisa habwe icyubahiro Muremyi w'ijuru n'isi, niwe mukiza wacu kandi niwe mbaraga zacu. Uri Imana itubabarira ibyo twakiraniwe, uri Imana idukuraho ibicumuro n'ibyaha, uri Imana idutwereza intekerezo zacu. Eza ubugingo bwacu Mwami, eza ubugingo bw'abakobwa, eza ubugingo bw'abasore, eza ubugingo bwabo Mwami. Tunganya imitima yacu. Hari ibyo twagiyemo bidatunganye, hari ibyo tuvuga bitubaka umuryango, hari ibyo tuvuga bitubaka itorero, hari amagambo yadusindishije turasinda tujya mu bitagira umumaro. Hari ijambo ryawe Mwami rimaze kuvugwa hagati muri twebwe, tuzamuye ibiganza byacu. Niwe wese ubugingo bwacu, niwe wese ibirenge byacu Mwami, niwe wese intambwe zacu. Babarira ibyo twakiraniwe, babarira imitima yacu, ubugingo bwacu Mwami niwe ubasha kubutunganya. Reka tukubonereho umugisha mu izina rya Yesu. Imbabazi zawe reka ziganze, hindura ibyanze guhinduka mu izina rya Yesu. Reka indimi zacu zivuga amagambo y'ubwenge, reka indimi zacu zatura amagambo akwiriye, reka ubugingo bwacu bwezwe butungane mu izina rya Yesu. Babarira ababyeyi, babarira abasore, babarira abakobwa, babarira buri muntu wese Mwami ibyo yagiyemo, amagambo mabi, ubusinzi bw'amagambo, amagambo adakwiriye mu izina rya Yesu. Ubunebwe mu murimo wawe, ubunebwe mu byo dukora, ubunebwe ahantu, tubabarire, duhe gukorana umwete, duhe guhaguruka mu bihe bisa n'ibi. Reka ducunguze uburyo umwete imitima yacu Mwami, reka imitima itunganye, reka imitima yejejwe, reka imitima iciye bugufi kubaha. Nta kindi dufite cyo kuvuga Mwami, duciye bugufi turihannye. Hari ibyo twavuze bitakwiye, hari ibyo twagendemo bidakwiye. Buri muntu wese mubabarire mu rwe ruhande uko yiyumva, kandi ijambo ryawe riravuga ngo umuntu niyumva akumvira azarya ibyiza byo mu gihugu. Umuntu niyumva akumvira azarya ibyiza byo mu gihugu. Umuntu niyemera akizera ijambo ryawe azabatuka rwose, azakira. Sengeye imitima ihagaze yose, sengeye abicaye bose, ngo Mana icyo batuye bakireke, bave mu bidatunganye, bave mu bidakwiriye, bave mu magambo y'ubusinzi, bave mu magambo y'ubuhenda abana mu izina rya Yesu. Bakora ibishimwa, bagende uko bikwiriye abahamagawe mu izina rya Yesu. Imbabazi zawe nyinshi reka ziganze imitima yacu. Babarira ababyeyi, babarira abagabo, babarira abasore, babarira abakobwa mu izina ryawe Mwami. Ubabarira icyo bacumuye cyose, ubakureho urubanza rwo gukiranirwa kwabo. Waravuze ngo inzandiko zaturegaga wazimanitse ku musaraba, maze wivuga hejuru y'abakomeye n'abatware.
dutabare maze duhe ijambo turavuga itorero duhabwe agaciro tutari tugafite. Nicyo gituma imbabazi zawe ziraruta ibitambo twatamba, ziraruta ibyo twavuga byose. Ubabarire imitima yacu, utubabarire mwana, utubabarire mu buryo bwagutse, utubabarire mu buryo bwose. Mana, mu mbaraga zawe ubane natwe muri uyu munsi, tugire ibihe byiza turi imbere yawe. Urakoze kumva gusenga, 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 urakoze kumva kwinginga kwawe, urakoze kumva kwinginga kwacu, urakoze kutweza no kudutunganya, urakoze kutubabarira no kudukiza, urakoze kudukuraho urubanza kuko urwandiko rwaturegaga uri Imana yarukuyeho. Kandi ndabizi neza n'uyu munsi urwandiko Satani yaturegeshaga reka urukure ku mitima yacu, turushaho guca bugufi. Irari ry'imitima yacu riyoborwe nawe, 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 tuyoborwe nawe Mwuka Wera kubw'ubuntu bwawe n'imbabazi zawe. Tugukomeye amashyi tugushimira kuko uri umutunzi w'imbabazi, tugukomeye amashyi tugushimira kuko uri umutunzi. Reka twongere Yesu amashyi menshi, arabikwiriye. Imana ibaha umugisha, Imana ibaha umugisha, Imana ibaha umugisha. Mwene se umumbwirire ngo dufite dufite umukoro wo guhindura isi ikaba nziza. Ufite uwo mukoro, duhereye iwacu tukagaruka aha dukorera, tukagira aho dukorera. Iyo dufite umukoro wo guhindura isi. Nuramuka uvuye muri uyu mubiri ntacyo wakoze, ntabwo uri uwo kuvugwa rwose. No mu ijuru ntibazagira umwanya wo kukuvugaho, ariko dukwiriye kuba abanyabigwi mu isi tukiriho. N'igihe Imana izaba iduhamagaye igafata umwanya wo kutuvugaho ngo mwaratwaranye, mwarwanye intambara nziza yo kwizera, mwarinze ibyo kwizera, mwarwanye intambara yo gukiranuka, mwarwaniye ibyari bikwiriye, maze namwe mubikiwe ikamba. Kandi ibyo nibyo mbasabira nanjye nisabira mu izina rya Yesu. Reka twongere Yesu amashyi menshi, arabikwiriye. Haleluya, haleluya. Imana ibagire neza. Ukwiriye kuba mu muryango bakakuvuga neza, mw'iri torero tukakuvuga neza. Uzi kuba mu gihugu batakuzi, perezida ntakumenye, pasiteri ntakumenye, mu mudugudu isibo ntibakumenye, none se ubundi utuye. Ukwiriye kugaragara neza mu isibo. Ngewe njya nca ahantu nakeneye nguriya madamu, neje bundi nahuye n'umuyobozi w'umudugudu, iyo barambwira ati genda uri intwari. Umunsi ukeneye ubwabo twarakubonye, n'uyu munsi twarakubonye, uri umukozi w'Imana. Imyaka irenga 12 tumaranye nabo barampamya, baranzi. Umuyobozi w'umurenge turabana, aranzi, usibye ko babashanjoma. Iyi shanjoma kuba bamutwaye izo mitasiyo bigatuma wagiye umushyashyuje atumenya. Ariko ukwiriye kuba ibigwi byawe bizwi neza aho hantu. No mw'iri torero apana kujya gushyushya intebe gusa, no. Ukwiriye kugaragara mu itorero niyo waba uri umushyitsi ukorera hano, pasiteri akakumenya akavuga ngo ni umukristo mwiza. Rekomandasiyo namuha yaba ivuga ibigwi bye mu itorero, aho yajya hose tukamwemeza ko ari umukristo mwiza kandi ukora imirimo myiza. Ariko igihugu ntikikumenye, itorero ntirikumenye, mutwara sibo ntakumenye, nkibazo. Wowe Kristo nubwo gushidikanya sinkabugire ngewe n'uwo muntu rwose sinkamugiri. Kandi iyo mbivuga mbangira ngo duhindure mindset, ibitekerezo byacu bihinduke. Ukwiriye kuba bamenya ngo basi nubwo adafite amafaranga ariko ni umukristo, nubwo adafite ibikoka ariko iyo urebye niki ni umukristo mwiza. Ariko kandi nanagira icyo abona azagaragaza ko ari umukristo koko. Bakabimenya mu isibo, mu mudugudu, mu kagari, mu murenge, wagira mu itorero tukaguhamya. Hanyuma n'igihugu twagira amahirwe kikazakuvuga neza, isoza ryawe ukazaba umunyabigwi.
nibyo bidukwiriye. Ntabwo ubukristo ari ikintu kiciriritse cyo kurangirira aho ngaho kigapfa gutyo nyine. Abakristo ni abatindi, abakristo si abakozi. Dufite image mbi mu bantu bamwe twakabereye intangarugero, ariko igihe dusohoye ni ikibazo. Ariko Imana ni nziza, imigisha igizaguha uzayikoreshe neza, uzabikore neza. Imana ibahe umugisha.